Amasaziro mu mwuka. Amasaziro mu mwuka. Abasigaye mukora rero namwe nimuhura n'ibibazo nimuhumure kadusenga Imana. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, uri Imana nyamana, uri Imana waduhamagariye umurimo, wagendanye nanjye. Mana ndabigushimiye mwami wanje, ndakwinginze itorero ni ryawe si ry'umuntu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Amasaziro mu mwuka. Urumva turi abacu ngo twigenge. Ntabwo turi abacu ngo twigenge. Ubonye ubugingo bwacu. Urabona ko yabaje bati no mumpa ibyangombwa by'ubugingo mbe bijyanye. Noneho mujye mutekereza iyo ubutunzi bwanyu buri ari umushyira imitima yanyu. Nicyo gituma tudacogora. Kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushi uko bukeye. Urumva ko rero ibikundi by'isi bimaramo imbaraga abantu b'Imana. Byose ndabyemererwa, nyamara ibingira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa, ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Nshuti bakunzi ba Life Radio, no mwanya w'ikiganiro Amasaziro mu mwuka nkuko mumenyereye aya masaha. Uyu munsi turaganira nanone ku mpano twari tumaze kuvuga zigeze kuri 3 mu mpano zitangwa na Christo Yesu, ziboneka mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 4 umurongo wa 11. Ikiganiro Amasaziro mu mwuka tugira ngo tugaragaze cyangwa twigishe, dufashe itorero n'abantu ku giti cyabo, tubafasha gukurikirana ibyanditswe byera kugira ngo bibafashe kwirinda gusaza, cyane cyane ko umuntu w'imbere ashobora kuguma aba mushya nubwo umuntu w'inyuma yasaza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Mu kiganiro Amasaziro mu mwuka uyu munsi turaba turi kumwe n'ubundi na Pastori Emmanuel Uwambaje, Pastori Gatanazi. Turaza no kuba twumva icyo abashumba bakuze bavuze kuri izi mpano za Christo, ariko tukaba turi buze kwibanda ku mpano ebyiri za nyuma mu mpano 5 zishushanyije ikiganza nkuko byanditswe mu Efeso, nkuko twabibabwiye igice cya 4 umurongo wa 11, havuga ngo nuko bamwe kuba intumwa ze, abandi kuba abigisha, abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba abungeri, nkuko bigaragara mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso. Rero reka mu kanya gato ngaruke nakire abakozi b'Imana, turaza kuza no kwifashisha birumvikana ibyo twaganiriye na bamwe mu bakozi b'Imana babashumba. Reka tugaruke mu kanya twakira abakozi b'Imana. Ngewe uri kuri mikoro ni Pastor Clement Muganza. Yeze mu bihe bikomeye cyane, torero ry'Imana mwese nimuhaguruke, tukambukira umurimo, tuburira abantu, dukomeza amaboko atendebutse n'amavasukuma. Tugeze mu bihe bikomeye cyane, torero ry'Imana mwese nimuhaguruke, tukambukira umurimo, tuburira abantu, dukomeza amaboko atendebutse n'amavasukuma. Tugashimishwe na gato no kubona mwene saguye akava mu buntu bw'Imana. Uwiteka arakubaza ati
iyo upfushije kurira ariko iyo mwene saguye ntibikubabaze ntugashimishwe na gato no kubona mwene saguye akava mu buntu bw'Imana Uwiteka arakubaza ati iyo upfushije kurira ariko iyo mwene saguye ntibikubabaze bashumba b'intama bakozi b'Imana ese izo mwasigiwe na Yesu zimeze zite mu rwuri ese izavunitse bese muzitaho nyir'umukumbi naza kwaza bahemba muhagarare mushikamye ku marembo y'urwuri umutahiza w'intama naza aza bahemba imemere w'ibirura yinjira mu rwuri nyir'umukumbi naza aza bahemba nk'uko twabibabwiraga rero mu kiganiro amasaziro y'umwuka ni ikiganiro cy'ivugabutumwa kigamije gukangurira abantu kwirinda kuzagira iherezo ribi. Ni ikiganiro cy'ivugabutumwa ntabwo ari ikiganiro mpaka. Rero tukaba turi kumwe n'abakozi b'Imana muri studio za Life Radio aho tuza kugenda tuganira kuri izi mpano ebyiri, impano yo guha bamwe kuba abungeri abandi kuba abigisha. Tukaba rero turi buze kuza kumva n'abakozi b'Imana b'abashumba twaganiriye kuri izi mpano kugira ngo nabo bafashe abantu kunguka byinshi byatuma bagira umuntu w'imbere uhora ahinduka mushya uw'inyuma akabone nubwo yasaza. Duhaye ikaze abakozi b'Imana, Pastor Emmanuel, Pastor Christo, karibu muri studio. Murakoze cyane. Nkuko n'ubushize twari kumwe na bene data, ntekereza ko n'ubu turi kumwe nabo twasanze impano z'Imana ari umutungo Imana iha itorero kugira ngo abera batunganizwe hamwe kugira ngo bagabure iby'Imana bitume umukumbi wa Christo utateraganwa hirya no hino n'imiyaga y'uburyo butandukanye. Ubwo rero nkuko rubivuze twabonye impano z'uburyo butandukanye, twabonye impano zitangwa za karemano zari zinahari na mbere y'uko Yesu Christo amenyekana, ariko tubona n'impano Christo yatanze amaze kuzuka. Twabonye rero impano zira kuri 3 tukazusigaje izindi 2, ariko icyo zigamije no kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Christo. Kandi bikagaragara yuko izi mpano zikoze neza mu itorero bituma hatabaho imiraba n'imiyaga itandukanye ijyana abera no mu buriganya bw'abantu n'ubwenye bubi, ahubwo bakaba bakomeye. Iyo rero tugezeho ni kuri wa murongo n'ubundi tusoma mu bice n'umurongo wa 11 haravuga ngo nuko bamwe kuba intumwa ze yitwayirebye intumwa twarazizeho ku buryo buhagije, abandi kwa bahanuzi twarebye iyi mpano y'ubuhanuzi uko ikora n'ikisabwa n'abayifite n'itorero ko rikwiye kuyirinda na bene ubwite bayihawe. Tubona no kubaburiza butumwa bwiza nabyo twarabibonye. Tugeze rero ahandi havuga ngo n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe izi mpano ebyiri ngira ngo tunashoje impano zitangwa na Christo hakaba n'izindi zitangwa n'Umwuka wera. Kandi twibuke yuko izi mpano zatanzwe mu butatu kuko Imana ari imwe mu butatu niko n'impano zayo zikora. Nta mpano ivuguruza iyindi, nta n'impano avuga ngo ingingo yatanzwe n'uyu ngo ntikora mu rundi ruhande, zose zifite hamwe gutunganya umugeni wa Christo. Muri make rero ahangaha mbere yuko dukomeza hari ikibazo wenda abantu benshi bakunze kwibaza kandi ko nakigarutseho. Hano umuntu twasomye ngo bamwe kuba bamwe, ubwo ni ngiritorero kuba intumwa, abandi abakwa bahanuzi, abandi ababwiriza butumwa, abandi kuba abungeri. Ubwo rero ikintu cyaza kudufasha turaza gutandukanya ubwungeri kuba umwungeri, ubwungeri nk'impano n'ubwungeri nk'umwuga cyangwa se nk'akazi.
sinzi ko nabyita oya nk'akazi twere kuvuga nk'umwuga kuko urarizoza kureba ku bwungeri aha bamwe ku abungeri urumva ngo nguko deja umva yabahaye ko abungeri nta mabaragira si byo zugo yamuhaye ku bwungeri nta ntama afite ariko abafite iyo mpano yo ko afite kuko urumva niba hano bavuze ngo habamwe kuba intumwazi icyo nta mpaga tujya yego aha bandi kuba abahanuzi ni ukuvuga ngo umuhanuzi nta muntu waguha kuba umuhanuzi mu nyumve ntabwo pasi namubwira ngo nkugize umuhanuzi ubwo ntamugira umuhanuzi rero muri ubu buryo bw'izi mpano sinakugira n'umubwirizabutumwa kuko twabonye amubwirizabutumwa nk'impano n'umubwirizabutumwa mu matorero amwe n'amwe nk'umurimo waguha nk'urwego runaka ngira rero ngo no muri iyi mpano y'ubwungeri naho biraza kuza ari bibiri numva pasiri yanyunganira urumva ngewe icyo nabwira abantu baduteze amatwi nkuko nagiye nkunda kubivuga kenshi twebwe tugiye kubaganiriza kuri iki kintu cyitwa kuba umwungeri cyangwa umushumba twebwe turi bivuge nk'impano ntago turi buze kubivuga nk'izina kubera ko ni ikintu Yesu atanga ntabwo ari ikintu umuntu ahabwa n'abantu ahubwo ni ikintu Yesu aha umuntu ikindi kintu gikurikiyeho kuba umushumba cyangwa umwungeri ntabwo babyiga ntabwo babyiga mwibuke ko izi mpano bataziga uko abantu batiga kuvuga mu ndimi abantu ntibige guhanura nta shuri ribaho ryigisha guhanura n'uwarikora yabayobye nta shuri ribaho ryigisha kuvuga mu ndimi n'uwabikora yaba ayobye uko nta shuri ribaho ryigisha guhanura ntihabeho ishuri ryigisha kuvuga mu ndimi n'uwabikora akaba yabayobye yaba ari ubyigisha n'ubyiga bakaba bayobye niko n'iki cyo kuba umwungeri cyangwa se umushumba ari Yesu ugitanga nta hantu na hamwe ushobora kukiga ngo cyemere ngo ubewe neza keretse Yesu wenyine ari we ubiguhaye noneho mu nyemerere mbere yuko dukomeza tubanze twumve umwarimu muri teoloji icyo avuga kuri iyi mpano Pasiteri Rugomoka twumve ikintu avuga kuri iyi mpano kuko ndumva dushobora kuyumva mu buryo bwinshi ishobora kuba inakora kandi koko mu buryo butandukanye bitewe nanone n'ibyo twakwita imyemerere cyangwa se imirongo migari bagenderaho aho iyi mpano ikora reka twumve icyo abivugaho rero bakavuga rero Bibiliya ikavuga ko habaho n'abungeri abungeri ni abapasiteri ni abashumba aba bantu bahawe n'Imana umutima wa kibyeyi mu buryo bw'umwuka ni umubyeyi utagira ipfunwe utagira isoni wakira abashenjaguritse wakira inkomere akazisana akazunga wakira abavunitse akongera akabagendesha akabagira rwose akabunga ni umubyeyi ni impano ya kibyeyi nabyo ibi bitandukanye n'ubushumba dufite ubwo dufite nabwo ni administrative hashobora kuba hihirwe ukaba koko ugahabwa umurimo wo kuyobora iparuwase unafite ni ekipoma ivuye ku mwuka wera icyo gihe bari amahirwe yego ariko umuntu ashobora kumushumba administrative gusa adafite izi karite yego izi karite rero noneho akenshi umubwiriza butumwa bwiza akazi ke nako gutuma wowe ukenera Imana iyo arangije umubwiriza butumwa mukuri agushyikiriza umushumba yes umwungeri akajya yakora ibisigaye yes aba evangeliste hanze mu gifaransa kimwe bakunda kubita les gagneurs d'âme ni umuntu ugenda agakurura abantu yes ijambo avuze rikabaza ariko akaba adashobora kugira ibindi abakorera icyo gihe akabashyikiriza docteur akabashyikiriza muganga akabashyikiriza umubyeyi yego ndumva nawe afite ukuntu abivuze ikinejeje nuko numva umukozi Imana muzi
izo mpano zose n'uwo murimo avuze ndumva ari umushumba waragiye paruwasi akaba ari n'umwarimu mu ishuri rya Bibiliya. Aratubwiye ati icya mbere ni umubyeyi ufite umutima wa kibyeyi wo gukunda abantu no kubatega amatwi no kubumva. Atashobora kugira byombi, agira impano y'ubuyobozi, agira n'impano ya kibyeyi y'ubushumba. Atashobora no kugira kimwe muri ibyo, ariko nawe asa nkaho bitandukanije. Ubwo bivuze rero ko ubwo icyo cyase kuvuga nkurikije imvuga bivuzemo, avuze ko n'ubundi burya impano yo kuyobora nayo ni impano nk'izindi. Hari ugira impano yo kuyobora akagira n'impano yo kunga imitima no kwikuyakuya. Aha rero tukira aho se niba ari impano yo kuyobora ipfana iki ni Yesu yatanze y'ubwungere? Ngewe hari ikintu nshobora gusubiza kuri icyo ngicyo. Kuyobora urumva ni ukuyobora muri rusange. Kuyobora, impano yo kuyobora muri rusange ni ukuyobora abantu, ushobora kuyobora ibintu bitandukanye, hanyuma ibyo bintu bikagufasha mu ishuri, mu bintu byerekeranye n'amasomo ajyanye na management cyangwa se gucunga abantu n'ibintu mu buryo butandukanye. Bakubwira yuko kugira ngo ibyo bintu bikunde bimere neza bisaba ibintu bitatu. Bisaba kuba ufite iyi mpano, ariko iyo bagiye mu masomo babyita talent, kuba ufite ubu bushobozi nyine karemano. Ubushobozi karemano muri siyanse cyangwa se mu bumenyi barabwemera. Ngiye mu ishuri narabyiza kugira ngo habeho kuyobora mu buryo bwuzuye, ugomba kuba ufite ibintu bigera muri bitatu. Ibyo banyigishije mu ishuri baravuze ngo ugomba kuba ufite talent. Iyo bageze kuri talent rero ubundi aba ari impano karemano. Ni ukuvuga ngo ni bwa bushobozi Imana yakuremyemo bwo kuyobora, utigishijwe n'abantu, akaba ari ibintu Imana yaguhaye. Noneho bakongeraho ikindi kintu cya kabiri cyitwa uburambe cyangwa se inararibonye cyangwa se ikintu cyitwa experience. Ibyo abantu bakwirinda kwita experience, kwa kundi kuba warabikoze noneho ukagenda wigishwa. Burya amakosa arigisha. Hari ukuntu habaho amakosa, hari ukuntu habaho ingorane, hari ukuntu hagenda habaho ibintu, noneho ukagenda wiga. Noneho barinda bakubwira ngo n'amahugurwa cyangwa se n'amashuri nibyo bagiye bagenda bari kukwigisha. Birashoboka rwose ko iyi mpano yo kuyobora mu buryo busanzwe abantu batandukanye bashobora kuyigira kandi barangiza bakabikora neza. Ariko ikintu cyitwa ubwungeri gitandukanye n'ibyo bintu. Umuntu ashobora kuyobora atari umubyeyi, ariko hano bavuze ngo agomba kuba ari umubyeyi. Yenda nibiza gushoboka nitugera mu mwanya wo kumva ibigomba kuranga umwungeri, nibwo biri buze kumvikana neza ko umwungeri atandukanye n'umuyobozi usanzwe. Nituvuga ibiranga umwungeri biri buze gusobanuka neza nitujya kuri urwo rwego. Gusa icyo twari dutangiriyeho kwari ukugira ngo abantu bamenye ko nacyo ari ikintu Yesu ni impano Yesu, ni impano itangwa na Yesu. Si umuntu ubyigira, si umuntu ubyiyita, si abantu babimugira, ahubwo ni Yesu ubikugira, ni Yesu ubiguha. Gusa aho ngaho abantu bashobora kugira ikibazo batese biriya bintu tubona mu itorero bijyanye no gusengera abantu byo bigenze bite. Biriya baba barabikubonyeho, aba ari ibintu bakubonyeho, noneho barangiza bakabitangariza abantu, hakabaho umunsi wo kubitangariza abantu no gukora amasezerano, ariko ntibakugira umwungeri batarakubonyeho ubwungeri. Abashinzwe gushishoza no kureba iyo bayobowe n'Umwuka Wera, nongere mbisubiremo ngo iyo bayobowe n'Umwuka Wera, biragenda bakabona abantu bafite iyo mpano y'ubwungeri. Hari akantu Pastor Uwambaje yaramaze kuvuga mu kanya ko kuvuga ngo bakakugira umwungeri nta ntama, ngo hamwe kuba bungeri. Intama Yesu arazifite, kubera yuko ubundi yenda turi buze kubigarukaho cyane, ariko ubusanzwe intama ni za Yesu, kuko Yesu niwe muyobozi w'abungeri. Abungeri babamo ubwoko, ariko hari uwitwa umutahiza. Umutahiza ni umwungeri, twamwita nk'umwungeri mukuru, ari nawe uba ari nyiri ntama. Noneho yarangiza akagira abungeri batoya bamukorera, cyangwa se akagira abashumba navuga ko ari bato bakora mu mukumbi we. Ni nacyo kintu buriya abashumba cyangwa se abungeri bakwiye kuzirikana ko hari umutahiza, hari umwungeri mukuru, hari umwungeri w'ikirenga ari we Yesu Christo. N'intama nize, intama ntabwo ari iz'abungeri, ntabwo ari iz'abashumba, ahubwo intama ni iz'umutahiza. Noneho rero twebwe abungeri ubundi bakagombye kuba mu mukumbi
bazirikana ko hari umutahiza nyirizo ntama. Noneho barangiza izo ntama bakaziragira cyangwa se bakaragira umukumbi nkaho mu izina rya nyirizo ntama nkaho ari nyiri ntama uri kubikora. Nubwo rero Rugomoka Theophile we yavuze ngo baba bafite umutima wa kibyeyi, ngewe ndi buvuge birenze aho ngaho, ahubwo bagomba kuba bafite umutima wahoze muri Kristo Yesu, bagomba kuba bafite umutima wa Kristo. Ubwo mwibuke ko Paulo yandika yaravuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nubwo abantu bose bagomba kugira umutima wahoze muri Kristo Yesu, ariko abungeri bo nakarusho bagomba kugira umutima wahoze muri Kristo Yesu, hanyuma bakareba uko Yesu atwara intama ze n'ukuntu azifashe. Noneho umunyemerere tutaragera muri izo karagiteri cyangwa muri iyo mico n'imyifatire y'aba bashumba twavuze, ahubwo turebe hari ijambo komojeho ryitwa kuragira. Ku murongo wa telefone twavuganye n'umushumba umwe atubwira icyitwa kuragira. Pastor Emmanuel ntarazana uyu muntu twavuganye kuri telefone, nagira ngo uvuge kuragiraho gatoya. Twebwe twanaragiye ubundi iyo bavuze ngo uri umwungeri, umwungeri mu muco wacu ni uko ufite itungo uragira. Twe twararagiye rero ntabwo ari ukubishakisha. Icya mbere urukundo, kuko bitewe n'ubwoko bw'icyo uragiye, ariko kenshi Christo yagaragaje ko umukumbi we ari intama. Intama zisaba kuzireberera, andi ibindi bintu uragira byo ubijya inyuma bikajya imbere, ariko intama uyijya imbere ikajya inyuma, kuko intama irakurikira, intama ikagukurikira. Kandi intama nta wundi bwenge bundi igira uretse gukurikira umwungeri wayo, ikanamumenya ikumva n'ijwi rye. Intama handi yanigira aho ijyanye n'ibijya. Impamvu burya iri mu nyamaswa bapfura n'ubwoya bakabukata, ndetse Yesu agaragara ko nawe yari nk'intama kuko nawe yagiye ku ibagiro asa ntiyavuga. Ariko icyo nshaka kuvuga kucyitwa kuragira icya mbere ni umutima, haragira umutima kuruta izina. Gute rero urumva ngewe nararagiraga. Icya mbere nagomba kubanza kumenya ngo umukumbi njyanye nta mpanuka uza kugirira aho ngiye. Urumva byo mukumbi mfite ntibigureba, ni njyewe ubwanjye umenya aho nzinyuza. Ese nta gikoko kiza kuntwara itungo njyanye? Ibyo ni imibare yanjye, ubwo ni impuhwe. Ese umundi niteguye kuza kurwana nihaboneka icyaza kuza kundwanya, nabaga ndagiye ariko mfite niteguye no kurwana n'icyaza cyose. Ikindi cyo kuragira gikomeye, nagiraga ku rwego nonesha, ukavuga uti zigomba nage nabonaga nkabona bwije zidahazi, kandi nkabona ko zirariyaho, nkaba nzi neza ko kurara ubusa kwazo nge naburara aho yango zirara ubusa. Nkahitamo abashumba bose, mpamvu abashumba bose ariko ndavuga baragira nyine ataragira. Ntabwo ari ubushumba, ubwo turi kuragira amushumba wese utonesheje, nta n'umushumba n'umwubaho uba ku isi, kereka wenda haje udakunda ubushumba, haje uburyo uziragirira mu ruhongore cyangwa se ahantu muri ibi bigo. Ariko ubundi abantu baragira ku misozi, nabonaga zidahaze, kavuga ntoke aho kugira ngo ntahe zitahaze, ngiye gukora ibyaha byo kuzahura mu murima y'abandi. Nkagenda ku nzira aho nanyuraga habaga hari ibigori n'amasaka, nkirengagiza. Ibyo no kuragira nkiragiza. Urumva niba ariko ibyo simbishimye, ariko rege ku mutima mfite kugira ngo irare itahaze, yaremeraga nkazajya kuburana, ikahanyura ikafata igore nka 3 cyangwa 4, wenda washaka zabyishura mu gitondo bakampamagara bakavuga ati bite bati turabyishyuza aya naye rwose nangahe, abantu bagahura bakaca amafaranga. Ariko kuko ngewe inzi ko zaraye zihaze, ikindi iyavunikaga nabaga ngomba kuyifata nkayigeza mu rugo. Mbese umungere baravuga ngo umungere asa n'intama aragiye. Nyemerera rero uvuze akantu gakomeye mbere yuko nzana uyu mushumba ngo tuvugane, nyemerera mbaze nkubaza akantu gato. Niba yabaga yavunitse waremera ukayitera ibitugu, ukavuga uti izindi zibe ziretse ko nayo tuyigeze aho igomba kugera, noneho nk'iyakwadukwaho, ubwo turi kwivugira kwa kuragira bisanzwe, yakwadukwa wowe ari intama zazo zifite ibihembe, ukagira icyo ukabona amahembe itangiye gusogota ngenzi yayo, amahembe iyo ngiyo wayigenza gute? Ikintu cya mbere nakubwiye ko ubushumba ni umutima.
kuba umwungeri ni umutima kuruta izina. Icyo nakoraga ni iki rero, icya mbere ikintu umwungeri amenya imico ya buri ntama. imico maze izegerana zikarwana mbanze kubanza kuzitandukanya. ubwo nuri uco wawe ndawuzi. Ikindi namenyaga ukonza kwitwara nkurikije iyo miterere ariyo cyerekana ko n'umushumba. Yerekana ko n'umushumba nuko menya imico ya buri ntama, nkamenya n'ukuntu mbana nayo ikabaho iteye uko kuntu. Niyo cyerekana ko rero ndi umwungeri kandi ari izanjye. Niza kugira ngo bize no koroha iyo wiragirira ari izawe kuko Paulo yaravuze ngo mutasa nk'abaragira ibihembo mudahatwa muragira nk'uwanyu iyo ari yawe uretse n'intama n'inka niyo yaba itera imigeri. Hari ukuntu bayikama, hari ukuntu bayigenza. Iyo ufite umutima wa gishumba rero umenya n'imico ya buri ntama bigatuma nta kigutwara kandi irakumenya. None mbere yuko tuza kugera muri mu mico yaba bashumba, reka twumve Revera Canisius nzabona impa ku murongo wa telefone, noneho atubwire uko wari ugiye kuvuga. Hari icyanditswe yego icyo nsoma utegura uwo mwungeri atamaze igihe mu kuragira. Haranditse mu bice 20 muzakuze nko mu 28 yari mabwira nyine abungeri. Uyu ni Paulo yarababwire ngo mwirinde ubwanyu. Yari mabwira abungeri mwirinde ubwanyu. Cyo ni cyambere arobanza wo kamenya ko ndi umwungeri ariko mfite ibituma ngo nshobora kuragira. Mbere yo kurinda umukumbi mwirinde ubwanyu. Wowe ubwawe uririnda umukumbi wo uririnze. Ugomba kumenya ko ubwawe nawe ubwawe nta kibazo ufite. Icya kabiri murinde n'umukumbi wose. Noneho kandi ngo wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze iki amaraso. Ibi ni wabivuze ngo nzi yuko nimara kuvaho amasega ryana azabinjiramo ntababarira umukumbi, hazinjira amasega ntababarira umukumbi. Ariko yavuze ngo ayo masega azavuye muri mwe. Azabavuye muri mwe mu bashumba subwo. Nzi yuko nimara kuvaho amasega ryana azabinjiramo ntababarira umukumbi, kandi muri mu bwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Niba abantu bafata umukumbi bakawucamo ibice. Abigishwa bashyire mu kiriya gihe bitwaga abigishwa bari bataritwa aba Christo. Nukuvuga ngo nabizera naba Christo, donc abantu bagomba kubaremamwe ibice. Muri bo nyine hagomba kwaduka bamwe baremamwe ibice none kugira ngo bikururire abantu bahamashyi babakurikira babemera ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka twumve kuragira rero, twumve kuragira icyo cyanditswe ariko kirakomeye turaza kongera kukigarukaho. Twumve kuragira ni Revera Canisius nzabona impa turi kumwe kuri ku murongo wa telefone. Yize impano ntabwo ari izo gushakira uzi yawe icyubahiro cye bwite, ahubwo intego nyine iboneka n'ubundi mwayo magambo yo mu Befeso ko byose Christo abikorera kugira ngo itorero ry'Imana ryunguke cyane nk'uko bigaragara ku murongo wa 14 w'icyo gitabo. Abantu be gukomeza kuba abana mu buzima bw'umwuka bateranganwa n'imiraba bajyanwa hirya no hino n'imyigishirize mibi. Noneho rero kuri iyi mpano cyane cyane yo kuba umwungeri, abantu rero batarisobanuje andi marangamutima ukareba byonyine amagambo yanditswe n'undi mukozi w'Imana witwa Petero mu rwandiko rwa mbere yandikiye abungeri, yandikiye abayobozi b'abandi, yavuzemo ibintu bikwiriye kuranga umwungeri mwiza w'umukumbi wa Kirisitu nk'uko bigaragara muri uru rwandiko rwanditswe na Petero mu gice cya 5 guhera nyine ku murongo wa mbere, ariko cyane cyane ku wa 2 ni ikintu cyitwa kuragira. Umwungeri mwiza uragiye itorero ry'Imana ugaragara hariya mu Befeso. Hano muri Petero agomba kumenya iyi mpano yo kuragira umukumbi ari ryo torero. Iyo umuntu aragiye umukumbi arawukenura, awitaho, awushakira urwuri, awushakira amazi meza. Izo ni karagiteri ziranga umuntu uzi kuragira. Noneho mutaragize umukumbi ukatwara nk'abatwa. Ibi birerekana neza ko agomba gukora yumva anezerewe cyane uwo murimo akora
uwo ari wo wose atagombye guhatwa n'abandi bantu abo ari bo bose. uwo ni Revera Canisius Nzabonema ati kuragira nuko bigomba kuba bimeze, agomba kwita ku mukumbi. Hanyuma tukiri ahangaha rero ku kuragira cyangwa mu mico ikwiriye kuba umuntu w'umushumba uragiye cyangwa umwungeri. Ahangaha nagira ngo mbaze Pasiteri Justin Gatanazi atangire atubwire ubundi kugira ngo umuntu abe ari umushumba cyangwa se ari umwungeri, mu by'ukuri akwiriye kuba yujuje ibintu bimeze gute? Hari ibintu byinshi agomba kuba yujuje, ngiye kubivuga hanyuma ngende ntanga n'imirongo yo muri Bibiliya, ariko ntabwo turi buze kuyisoma, ariko ndakomeza mbwire abantu ko ni tuba turi kuvuga kuri uyu mwungeri, ni ukuvuga ngo ni umwungeri wabihawe na Yesu, ntabwo ari umwungeri wabyiyise cyangwa wabyiswe n'abantu, kubera ko bushobora gucya mu gitondo umuntu akiyita umwungeri. Ushobora gucya mu gitondo abantu bakamwita umwungeri ariko Yesu atarabimuhaye. Twebwe iyo tugiye kuvuga ni biranga abungeri babihawe na Christo, kubera ko ni impano, ntabwo ari abungeri babyize. Kubera ko hari igihe rimwe hajya haza ivangirwa mu bantu, kubera ko mu madini amwe n'amwe yenda bavuga bati numara kwiga icyiciro cy'amashuri kimeze gutya nibwo tuzakugira umwungeri, kandi koko yakirangiza akabawe bakamugira we. No kugira ngo bikureho urujijo ko iye ari impano ahubwo itigwa. Ni impano nk'uko kuvuga ubutumwa nabyo batabyiga, ahubwo ari ibintu Imana itanga, nk'uko twabibonye muri za mpano zindi. Yego, nk'uko tuzanabibona mu zindi mpano. Hari n'izindi mpano zihari, impano zo kurobanura imyuka, impano nyinshi y'ubuhanuzi n'ibindi bantu bamenyereye. Ibyo byose kubera ko ari Imana ibitanga, n'ibi nabyo ni Imana ibitanga, ntabwo babyiga, nubwo kwiga atari bibi. Hatagira umuntu umva ko yenda narwanije kwiga ni byiza, ariko ibi ngibi byo ntabwo babyiga, ahubwo ni Yesu ubitanga n'amagoni meza. Icyambere rero bari batangiye kubivugaho, ikintu cyambere nuko umwungeri agomba kuba ari inyangamugayo. Twabisanga mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 2. Nuvuga ngo agomba kuba ari umuntu rwose w'inyangamugayo mu bantu, ku buryo aba ari umuntu muzima. Ndetse ahangaha murabizi ko mu mirimo myinshi yo hanze y'abantu bagiye kuguha akazi cyane no muri leta, hari igihe bareba kino kintu cy'ubunyangamugayo, aka kantu bakitaho bakitaho cyane. Ntabwo rero kimeze bagutuma kihoye kibaho, ni babyita mu gifaransa babyita extrait de casier judiciaire, cyemeza kutigeze ufunga ukatirwe n'inzego z'ubutabera. Urumva kwerekana ko hari naho kugira ngo guhe visa kino kintu bagisaba. Hari abatanga visa kino kintu barangije kugisaba, kugira ngo barebe mu by'ukuri ko ushobora kuba uri inyangamugayo, ushobora kuba uri inyangamugayo. Ntabwo rero ahangaha Imana yasigaye, ntabwo Imana ariyo yafata abantu ngo ibagire abungeri ari abantu batari inyangamugayo. Imana nayo rero ishaka abantu b'inyangamugayo. Hanyuma nanone agomba kuba ari umugabo ufite umugore umwe. Byanditse mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 2. Ahangaha yenda nibutse abantu bose ko nta mukristo wemeye kugira abagore barenze umwe. Ariko nanone hano by'umwihariko Bibiliya iragenda ikatsindagira cyane, ikavuga yuko kugira ngo umuntu abe umwungeri agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe, afite umugore umwe. Bivuze ngo udafite umugore ntago agomba kuba umwungeri. Hano Bibiliya ntago yariye iminwa. Hari ahantu haba abungeri cyangwa se abashumba batagira abagore, ariko iyo ugiye muri Bibiliya usanga ntibyemewe kugira abagore barenze umwe, ariko ntibinemewe kutamugira. Ntabwo byemeye kutamugira. Hanyuma icya gatatu, agomba kuba atari umuntu w'umusinzi, adakunda ibisindisha. Wabisanga mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Agomba kuba atari umuntu w'umusinzi. Hano yenda nibutse abakristo bose ko abatemerewe gusinda. Nta muntu wemerewe kunywa ibisindisha, nta muntu wemerewe gusinda, ariko by'umwihariko rero ahangaha ni ukuvuga ngo abungeri bagomba kuba ari abantu badasinda, batari abasinzi. Nanone hano hakaza ko agomba kuba ari umuntu wirinda. Twamaze no kubisoma, twamaze kubisoma hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 28. Agomba kuba ari umuntu wirinda, kubera ko umuntu utazi kwirinda ntabwo ashobora kwigisha bagenzi be, ntabwo ashobora kurinda umukumbi. Niba utashoboye kwirinda, ni gute se ushobora kurinda umukumbi? Ntabwo bishobora kwemera. Noneho ikindi ukomeje gusoma muri urwandiko nakomeje kuvuga, agomba kuba ari umuntu ugira gahunda. Hari abantu mu buzima bagira akajagari, usanga nta gahunda bagira.
ibi rero ntabwo byemewe ku muntu w'umwungeri. Umuntu w'umwungeri agomba kuba ari umuntu ugira gahunda. Hanyuma ikindi muri urwandiko Pawulo yari Timoteyo nk'umwungeri nyine yari arimo arera, yavuze ko agomba kuba ari umuntu ukunda gucumbikira abashyitsi. Agomba kuba ari umuntu rwose urangwa n'urukundo rwo gukunda gucumbikira abashyitsi bamugana. Ikindi agomba kuba afite ubwenge bwo kwigisha. Ni ukuvuga ngo ntabwo waba umwungeri udafite ya mpano yo kwigisha, n'ubwo rwose turi buze kuyiganiraho nyuma, ariko ubundi umwungeri yakagombye kuba afite impano yo kwigisha. Kubera yuko nubwo tuvuga kuragira umukumbi, umukumbi se uyu mukumbi tuvuga n'abantu n'abakristo. Uyu mukumbi baragira ntabwo ari intama. Ibyatsi abungeri baragira, ibyatsi abungeri baragira ni ijambo ry'Imana. Ugomba kuba rero uri umuntu ufite ubuhanga, cyangwa se ugomba kuba uri umuntu ufite nanone n'impano. Unuvuga ngo kugira ngo iyi mpano ishoboke y'ubwungeri hagomba kuba hariho impano yo kwigisha. Ubundi tuzagenda turi kubibona, hari impano zikora kubera ko izindi zihari. Tuvuge nk'urugero, nitugera muri ziriya mpano zitangwa n'Umwuka Wera, nk'impano yo gukiza indwara ntabwo ishoboka udafite impano yo kwizera. Ntabwo bishoboka. Tuvuge nk'impano yo guhanura, impano yo guhanura ntabwo ishoboka mu gihe hatariho impano y'ijambo ryo kumenya. Hagomba kubaho guhishurirwa kugira ngo ushobore kugira gute kuvuga, kuko guhanura ni ukuvuga iby'Imana yakubwiye, kandi ugomba kubanza wabihishurirwa. Rero hari impano ikora kubera ko izindi zihari. Ni ukuvuga ngo ni impano y'ubwungeri. Nabonaga Pastor Uwambaje arakaje kunyunganira nkiraho. Impano y'ubwungeri ifitanye impano no kwigisha. Umuntu ufite impano y'ubwungeri akafite umutima ashobora kwigisha mu buryo bwe, se ngoma ko bigisha mu buryo bumwe, ariko intama akazigaburira. Kuvuga ngo abantu mwese mwaragiye, ntacyo intama ipfana n'umwungeri keretse ibyo ayiha. Yewe nabonye ubwanjye, ubona nko mu rugo ukabona hari umwungeri w'intama cyangwa w'itungo, amatungo yabonaje nta n'ikintu azanye, akamwereka yuko zikemwereka yuko zimenye kwaje. Nta kindi bapfana, ni keya zikorera, ariko cyane cyane n'ibirya zizanira ibintu aziha ifunguro zishobora. Hamwe n'inka igira amahane ntishobora gutera ihembe umuntu yigaburira, ntabwo bishoboka. Bivuga rero ngo niyo mpamvu usanga n'intama cyangwa abakristo babarira umwungeri wabo mu kintu abahagaburira. Ariko tutirengagije ko hariho n'impano z'ubuyobozi zitari zo kugabura nyine ubwo, kuko nazo zibaho. Ariko uyu mwungeri we ariko aho twahihoreye nyine nabivuze ngo tuvuga ibiranga umwungeri, abantu bari buze kubona ko bitandukanye no kuyobora bisanzwe, naho dufite benshi baza kubibaza. Ariko nduva bimwe kimwe cya kabiri cy'igisubizo twatangiye kubona ko twabyihoreye. Kumenya umwungeri arangwa no kumenya urwuri. Bibiliya iravuga muri Zaburi 23 ngo anjyana Uwiteka ni umwungeri wanjye, anjyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Agomba kubaza ubwatsi kuzariye. Niyo mpamvu yasomye ngo agomba kuba afite ubwenge bwo kwigisha. Reka rero nkomeze. Hanyuma agomba kuba atari umunyarukoni, cyangwa se mu ndimi z'amahanga ni umuntu utari violent, donc ni umuntu utari violent. Agomba kuba atari umunyamahane, umunyarugomo, umuntu urwana, umuntu ugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Niko agomba kuba amena. Noneho rero agomba kuba ari umugwaneza. Agomba kuba afite iriya mbuto y'ubugwaneza. Aho ni muri urwandiko mu by'ukuri nakomeze kuvuga Pawulo yanditse Timoteyo mu gice cya 3 rw'urwandiko rwa mbere. Ikindi agomba kuba ari umuntu uzi gutera abana be kumvira Imana. Hano rero biri buze kugorana. Nuvuga ngo niba ushobora kuba uri umwungeri w'itorero, ntabwo urugo rwawe rwaba rwarakunaniye uvuge ngo ugiye kuragira izindi ngo ugiye kuyobora izindi ngo, kubera ko itorero riba rigizwe n'ingo zitandukanye. None urugo rwawe rwarakunaniye, ni gute ushobora kuba umwungeri w'izindi ngo mu gihe utashoboye kuba umwungeri w'urugo rwawe? Ni ukuvuga ngo ugomba kubanza kuba umwungeri w'urugo rwawe. Ibi biragoye, biranashaririye. Hari ahantu mbizi hari kure yacu, nyine uraza turakigarukaho. Kuba ari umuntu umugwaneza, umuntu utarwana, umuntu udakunda n'amafaranga, ngiye ngo akigarukaho no kudakunda amafaranga, sinzi nabyo yarabivuze Pawulo.
ntabwo ndabirangiza uracyakomeje tujye ku cyabana rero uruvuze ngo biragoye naganire n'umuntu umwe uturuka mu gihugu cy'u Burundi ambwira ko iyo uri umwungeri nawe yari we umwana akakunanira umva ukuntu niko yambwiye ariko iwabo ntago ari ino twari duhuriye n'ahamubwira nyine ibibazo by'abana b'abakozi b'Imana kwananirana aravuga ngo uyu mwana akunaniye wowe ngo ubugize ikibazo mu buzima bw'umuhamagaro ngo itorero rirakubwira ati ntabwo tukuwambuye inshingano genda ubanze ujye kuzana umwana natungana nagaruka ukubona ukora umurimo niba udashobora kuzana umwana wawe aba bandi ntuzababasha ati ubwo rero ukajya ati niba unasenga banza ugenda usenge Imana nikumva ku mwana wawe akagaruka ati nabwo uzaza uyobora abana b'abandi niyo mpamvu rero buri yagiraga ngo urumva uwo mukoro ubwo umwana niyo indikateri kugira ngo mbese niba urugo rwakunaniye ntirirwa bavuga ngo uyu ni umuntu w'Imana ngo rwanze ariko urumva Satani ashobora gutegana nabo bana kugira ngo abakozi b'Imana bananirwe oya urumva ariko aho ngaho pastor buriya hari igihe duha Satani imbaraga adafite iyo tuvuga ngo Satani ngo yakoze ibintu ngo wowe ngo ntago ushobora kumwimura kandi Bibiliya igaragaza ko uri muri twebwe aruta uri mu bisi hagati aho ngaho hari intege nke ziba zarabaye urumva hari ikintu pastor tugomba kuvuga ku bintu byerekeranye n'abashumba cyangwa se n'abungeri kuko impamvu tuvuga kino kiganiro kugira ngo gishobore kugira ubushobozi bwo gukiza abantu kugira ngo gishobore kugira ubushobozi bwo kurinda abantu gusaza kuko iyi mpano ni impano ifite uruhare rukomeye mu kurinda abandi bantu gusaza mu mwuka iyi mpano iyi ngiyi y'ubwungeri ni impano yo kwirinda gusaza mu mwuka ariko ikagira n'uruhare rukomeye mu kurinda abandi bantu gusaza mu mwuka rero tukiri aho ngaho Bibiliya iravuga ngo uri muri twebwe aruta uri mu bisi tukiri aha rero ntabwo dushobora kuvuga ngo iri jambo ry'Imana ntabwo rishoboka nta nubwo dushobora kuvuga ngo Imana yaryandikishije iri kutugerageza bidashoboka yuko tubasha kurishyira mu bikorwa navuze ngo kugira ngo iki kiganiro kibashe kugira ubuyobozi bwo gukiza abantu no kugira ngo kibashe kugira ubushobozi bwo kugira icyo kimarira abantu icyo bidusaba no kuvugisha ukuri abantu bakamenya ko hari abo batandukiriye pastor baretse ngiye mvugisha ukuri nkubwije ukuri hari igihe ujya kubona ukabona abashumba cyangwa se abungeri bafashe umwanya ukomeye wo kubaka ingo z'abandi izabo barazirengagiza wajya kubona ukabona bafashe umwanya ukomeye wo kurera abana b'abandi bari mu itorero ariko wajya kubona ukabona umwanya wo kurera abana babo gufata umwanya wo kubana n'abana babo ugasanga amasengesho abera mu rusengero iwabo mu rugo ntihajya haba amasengesho ugasanga ijambo ry'Imana baryigisha mu rusengero bagera iwabo ukagira ngo Satani yabashyizeho sipaguru cyangwa se yabashyizeho asimako yabashyizeho iki buretse nkubwire abahanga baravuze ngo dusa n'ibyo twariye turi product y'ibintu turya mu by'ukuri turamutse tuvugishije ukuri imbere y'Imana hari aho usanga pastori umushumba iyo amaze kuvuga ijambo ry'Imana mu rusengero iwe adashobora kurivuga hari aho usanga pasiteri kubera iki atashobora kubivuga iwe ni umwanya muto cyangwa ni ukubera iyihe mpamvu ngewe uko mbitekereza ntekereza ko ari uburiganya bwa Satani ni Satani imuriganya ariko ntabimenye urumva akabwiriza abandi ariko iwe mu rugo ntababwirize kandi pastor buretse nkubwire abantu hari ikintu batazi hari igihe abakristo batekereza ko kubyara abana bakijijwe ari ibintu biri automatique cyangwa se ibintu byikora agakiza ntabwo kaba mu maraso agakiza ntabwo kava ku ruhererekane ntabwo ari uruhererekane rw'imiryango agakiza umuntu agahabwa n'Imana umuntu agahabwa no kumva ijambo ry'Imana nta muntu ushobora gukizwa atumvise ijambo ry'Imana abana bo kwa mushumba nyine icyo nikubwira ugasanga kwa mushumba televiziyo yo kwa mushumba ntiba mu indirimbo ivuga Imana ntiba mu indirimbo ivuga Imana ntihaba filime ivuga Imana urumva ikintu ndi kukubwira ugasanga mushumba ntashobora kubwira abana ijambo ry'Imana ugasanga mushumba ntashobora gusengana n'abana wajya kubona ukabona imyitwarire ye yatumye itorero ryo mu rugo rigira gute rimunanira wajya kubona ukabona umushumba imyitwarire ye harahenda gusa n'umusinzi ngewe unyemereye mvugisha ukuri mbabwiza ukuri gato mbaze Pastor Emmanuel niba kwa mushumba hatameze nk'uko mu rusengero hameze kuko mu rusengero ni indirimbo yo mu gitabo
ni ijambo ry'Imana n'amasengesho y'urudaca ariko kwa mushumba bidahari ubwo ngubwo uretse Burundi hano ho byagenda gute ni indorerwamo itureba n'ubu wabimbwiye ntabwo nagiye kubireba n'amaso umva twaraganiraga wenda harimo ababayeyo babizi ariko ngewe nkeka ko ikintu gituma biba gutyo ndavuga impamvu eshatu ariko wibuke ko iri jambo ryavuze ngo agomba gutera abana b'umwete agomba gutera abana be kumvira no kubaha Imana byanditse mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 4 kugira ngo n'abaduteze amatwi bakurikire nibashaka kwasoma banahasome batajya turi kubabeshya rero ikintu mbona kibitera ni iki icya mbere ni ikibazo cy'imyumvire hari igihe abantu dukeka ko kuba uri umwungeri kuba umwungeri ni wa muntu ufite ya mpano yo kuragira kuba yarabyaye abana nabo kubwo ari umurokore n'abana be n'abara barokore kubyarwa mu rugo rw'umurokore bihita bivuga ko umwana ari umurokore ntamufata umupagana atunze mu rugo ubwo se bikaba bipfana n'ikina rya jambo cyangwa bya bindi dukunda kuvuga ngo nituba mu by'Imana nayo izaba mu byacu nyine umva ibintu urugendo gukizwa ni urugendo biravuga ngo wambabariye gute nta muntu ababwirije reka twumve pastor wambabariye nkabwira Clement ko rya jambo ari kuvuga atari ryo ibyo kuvuga ngo nituba mu by'Imana ngo Imana izaba mu byacu ariko kutaba byo ntago bikuyeho kuba bivugwa umva nkubwire pastor nyine biravugwa ariko kuvuga ngo urumva hari ikintu cyo kwikuraho responsibility sinzi niba kwikuraho inshingano wowe ukagenda ukagira ibintu ukora warangiza ukikuraho inshingano z'ibintu ukwiriye gukora urumva wikuye ibintu inshingano ukwiriye gukora ngo Imana ngo izazikora ngo kubera ko hari ibintu runaka wakoze ibyo ni ukwijijisha kandi mu by'ukuri nta kintu bizakumarira icyo rero ngewe nahoze mvuga pastori n'abakristo bose baduteze amatwi ntibamenye ko iyo babyaye umupagani nta muntu n'umwe ubyara ngo abyare umukirisitu kuba ukijijwe ntabwo bisobanuye ko uzabyara umukirisitu igihe cyose utwitinda menya ko utwita agapagani igihe cyose ubyaye kagomba kubwirizwa kavutse kamaze gukura kagomba kubwirizwa no gusengerwa no kwirukana dayimoni zakabuza kwizera ikintu rero gikunda kudutera ibibazo bikomeye cyane nuko tubyoroshya tukaba dushobora kwiyiriza ubusa dusengera nyokorome dusengera marume nsengera marume nkaba nakwiyiriza ubusa nsengera masenge nkaba nakwiyiriza ubusa nsengera umuntu wo mu muryango nkavuga ntafite abadayimoni bakomeye nkiyiriza ubusa mbatokesha nkabishyira no mu giswahili hari abantu bazi ngo dayimoni zigenda ariko uvuze mu giswahili ngo kwa jina la Yesu urumva hari abari gusenga mu Kinyarwanda bajya gusenga mu giswahili bajya kwirukana dayimoni bakayirukana mu giswahili ariko mu rurimi rwari rwose dayimoni yagenda uko Imana yumva indimi zose na dayimoni zumva indimi zose aho nta kibazo gihari ariko wajya no kwirukana kugira ngo bigende neza ukabikora no mu giswahili ukirukana dayimoni mu izina rya Yesu ikintu gikunda kutugora mu itorero Pastor Clement na Pastor Uwambaje n'abantu uteze amatwi ikintu cyakunze kutugora ni ugutekereza ko tubyara abakristo ariko iyo twite agakiza si uruhererekane rw'amaraso agakiza n'Imana igatanga hari abantu bakunda kuvuga ijambo nemera bivuga ngo Imana ntigira abuzukuru Imana igira abana uzi ngo ishatse kuvuga iki ntabwo ngiye kuba ndi pastor Juste n'imibyara ntabwo uwo nzabyara azaba abaye umwuzukuru w'Imana buri muntu arivukira ku giti cye Imana imubyara ku giti cye gisobanuye ngo mbere yo gushumba cyangwa kuyobora bariya urabanza uyobore rero n'abo ngabo ijambo ry'Imana ubwiriza abapagani banza urihere ku bawe ibwirize mu rugo iwawe amasengesho ukoresha itorero kugira ngo shitani itariyana mu ntege nkeya yakoreshe n'urugo rwawe ubikore gutyo kandi uramugana abanyarwanda baca bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gitoya no mu migani iryo jambo sinuka ahantu ryanditse ko riri mu migani menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda saza atarayivamo ntabwo dukwiriye kurangara kugeza ku rwego rw'uko ababyeyi bambabarire donc mbasabye imbabazi abanteza amatwi ari abakozi b'Imana bafite abana bitakunze ndabizi ko bihari ndabizi ko bihari ariko nanone sinjya kubashyigikira ngo ngaragaze ko iri jambo ry'Imana atari ryo ahubwo ngewe icyo nabasaba ni ukongera amasengesho icyo nabasaba ni ukongera ivugabutumwa ariko nabo ubwabo bakigenzura ko birinda kubera ko hari igihe bataba urugero rwiza mu rugo iwabo ibyo bavuga bigahabana n'ibyo bakora abana bakabona ko ari indyarya ikintu gikomeye kindi buriya impano abana baba bakozi b'Imana bafite ibice bitandukanye hagiye ufite ukwana dutoya twemera kutujyana aho ugiye tutarabasha gutekereza yakuze
akenshi atangira gutekereza ibintu bye binyuranye n'ibyawe, akaba akeneye ko Imana imuhamagara. Numva rero ko usengera abandi bantu bazahamagarwa n'Imana b'abapagani abatazi Yesu. Imana agomba guha abana bawe umuhamagaro. Ikindi nshaka kuvuga rero, umuhamagaro wabo bakamenya Yesu kugira ngo bagire ubuhamya bw'umwihariko nk'uko bakijijwe, ko ntibakizwa nawe, bakizwa na Christo. Ikindi mvuga kuri aba bana b'abakozi b'Imana, ikintu kindi namaze kubona nuko impano iruta izindi abana bakeneye ku babyeyi ni uko witwara kuruta ibyo uvuga, kuko kujya mu rugo ukababwiriza umva mamubana nabo n'imbuto ufite ukubana nabo nuko bakuzi nuko uteye. Ibindi wavuga abandi abujya kubwira ku ruhimbi niba uri umwungeri ugaburira intama, bo nyine ntibazi utaha, ntibazi ibyawe, ubuvuga neza, useka, wambaye, wakeye, ariko abana bakuzi ubyutse, bakuzi kunywa icyayi, bakuzi mu mafaranga ujya mbese bakuzi ku buryo kuruta kuba ibyo babwira ikintu waba kuruta ikindi, bakuzi ukundi kuruta ubushumba. Uko witwara kugira imbaraga zo gutuma abana bamenya Imana kuruta uko uvuga n'ibyo bababwira. Icya kabiri tubonye ni uko umuntu yagombye uwo mwitozo kujya kushaka abantu mu misozi, akamenya ko mu rugo rwe hari indi misozi, hari abantu z'inyeshyamba ziba mu rugo iwe nazo afite kandi afite ijambo. Nko muri Afrika by'umwihariko hari igihe usanga abana badepanda kuri wowe, kurya kwabo, kwambara kwabo. Wagombye kubabwira Kristo mu byo uzabazwa, ntubazwe ko utababwiye. Ubwo no kuberera imbuto no kubabwira Kristo no kubasengera. Munyemere mbabwire, twavuze akantu gato cyane kandi tugatinzeho tuvuga ku bijyanye ko agomba gutegeka neza abo mu rugo rwe. Ariko oya ntituragiye kubategeka, turi kubana, kubategeka no gutunga. Agomba gutekereza nabo ndabirangiza rega muntu warengeye ari ibindi bibiri. Ariko munyemerere kuko ni isaha yacu ya mbere yarangiye kandi turagera ku mana. Nambari havuga tubiri dusigaye dusoze ngira tuntu tubiri nanye mbabaza hanyuma isaha ya mbere tuyirangiza. Ikindi hano Bibiliya ivuga, Bibiliya ivuga ko adakwiriye kuba umuntu uhindutse vuba, ngo kugira ngo atagwa mu mutego wo kwikakaza. Yego, kwikakaza bisobanura kwibona, kwishyira hejuru, ibyo ntabwo akwiriye kuba. Niba itorero runaka rigiye gufata umuntu ngo rimugire umwungeri, agomba kuba atari umuntu ubaye umukristo vuba. Urumva umuntu ubaye umukristo vuba abakirerwa. None se yarera abandi gute? Urumva yarera abandi gute kandi mu by'ukuri abaye umukristo vuba? Icyo rero nacyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma akandi kanyuma nifuzaga kuvuga, ariko bitavuze ko byose yenda birangiye, kubigomba kuba biranga umwungeri, ntabwo akwiriye gushimwa neza n'abantu bo hanze. Ntabwo akwiriye kuba umuntu hanze bavuma, batuka abantu bavuma hanze ko ari umuntu witwara nabi, bamuzi mu buryo bubi. Agomba kuba ari umuntu hanze bashima. Numva ndabansoreje aho ngaho ku bintu biranga umwungeri. Agomba kudakunda amafaranga, nacyo kivuzeho. Amafaranga agomba kuba adakunda amafaranga. Kugira amafaranga no kuyakunda ni ibintu bitandukanye. Bavuze ngo umuntu akunda amafaranga, bamuvuze nabi buryo. Bavuze ko nta kimuva hari umuntu aho yaribona hose, uburyo yabonamo bwose yabunyuramo akayabona. Agombye kuba ari umuntu utaratwawe no gukunda amafaranga. Faranga ritaramutwaye. Nge nigeze kubana n'umuhungu umwe pastor yumve gukunda amafaranga. We yarambwiye ngo inzira yose byamusaba kunyuramo kugira ngo abone amafaranga, iyo nzira ngo yayinyuramo. Ikindi kuri ibyo ruvuze, uretse guhura n'umuntu ufite kategori zose, ariko arambwira ngo kategori z'ubwoko zo gutwara ibinyabiziga, afite n'iz'amakamyo, afite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, uruhushya ndamubaza yemerewe gutwara ibinyabiziga byose. Ndamubaza ndise ko udafite akazi kandi nzi ko ari umuntu ufite ikamyo. Arambwira ati umuntu mbwira yambwiye ko atafata ikamyo ye, nayo umuntu utarigeze udafite inaribonye mu muhanda gafata umutungo we agitorosa yiha umuntu ajye kwita mu mukingo. Ndise ko ufite kategori, ufite hajya mwayise iki n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Nyene bivuze ngo gufata umuntu uhindutse vuba. Pawulo abivuga yari yarabibonye, ntago ari byo yatekerezaga. Gufata umuntu uhindutse vuba ukamuragiza umukumbi, icyambere bira bintu biri mu icyubahiro, bakwita papa. Kandi nawe waje ejo ntiwarezwe, nta naribonye ufite. Kandi umuntu uburya naje kumenya amakuru kandi yizewe, umuntu kugira ngo abo wari we nuko turebe ko yitwaye mu kibazo yahuye nacyo. Nta umuntu ntago bavuga ngo nta kibazo wahuye nacyo mu buzima. Umutarawe n'ikibazo mu buzima nta n'ikintu kizumutegerejeho, ahubwo mu kibazo wahuye nacyo cyitwaye mwate. Abagira ngo uwo muntu ugiye kuba umuyobozi w'umukumbi, ese yaje ryari, ibyo agiye marabizi, ubwatsi arabuzi, aziyo inkoni baca niyo badaca. Mwene magambo rero ubwo ese ubundi ikibazo nibaza
nanjye ndi kukibaza nshingiye kuba ibintu Paulo yavuze ko ngo ihabamwe kuba abashumba ihabamwe kuba abungeri babanje kugira ibi cyangwa babigira nyuma nyine nge ubwo mbisa ndimo nibaza ibi bintu bavuze ko bikomeye ihabamwe kuba abungeri iguha kuba umwungeri iguhaye ibi ibiguha mbere yo kuba gutya nyine Paulo yari babwira ndi ko ari Imana yabitanze munyemere isaha ya mbere yanjye ariko mbanze mbabaze buri muntu twakigarukaho ikibazo gifatika mureke mbanze mbabaze akantu kamwe muri ibi bisabwa kugira ngo umushumba abe ababyujuje urabona hari akantu yavuze ngo agomba kuba afite agira ikintu cyo gucumbikira abashyitsi akunda gucumbikira abashyitsi gucumbikira abashyitsi ikintu mukisobanura neza umushumba no kuvuga ngo iwe agomba kuba hafite amacumbi oya ntabwo ari ukuvuga ko iwe agomba kuba ahafite amacumbi ahubwo urabona nk'umushumba kubera ko aba ari umuyobozi w'itorero cyangwa se aragiye intama ni ukuvuga ngo abaziranye n'abantu benshi birumvikana kandi itorero naryo rigira abashyitsi baba baje kurisura nuvuga ngo mu by'umushumba ateganya agomba guteganya ko n'umuntu ugomba kuba akunda abantu hanyuma niba akunda abantu rero abakeneye gucumbika iwe akabacumbikira erega umurimo afite n'uwo murimo wo mu bantu umurimo afite ni umurimo wo kubana n'abantu niba rero umuntu mushyitsi yaza akamwirukana akaba imiterere ituma nta muntu wabiwe urumva arimo atakaza muri kimwe gituma umukomo umubona nk'umwungeri ngi wawe ntumyakiriye uzaza kumbwiriza iki niba utampa n'amazi yo kunywa ube na kino gihe cy'iminsi iteye imbere hari amahoteli hari iki erega uburyo wakoresha bwose tutitaye ku macumbi afite uko ubayeho kandi nta mirazi ikamenya ko ntaho wamuraza ariko nanone umuntu ufite umutima w'urukundo mwasangira ubuzima mubayemo intama ikabibona ako kajyanisha n'ubugwaneza akwiriye kuba afite ubu bugwaneza bwo umushumba akwiriye kuba afite bumeze gute ni ukuvuga ko iyo uragira uteganya ko muzo uragiye hashobora kubonekamo izi gutera umujinya niyo mpamvu izi gutera umugeri reka turebe umuntu wa mbere wabaye mu mateka ufite umutima w'umwungeri ni Mose zamuteye imigeri ubwa mbere ntawe yagiraga kuko uribuka ko yabonye barwana agahita yica yishe umunyegiputa saza gwaye n'umuheburayo yarataraba umushumba rero yatarabawe bukeye asanga bari kurwana ari babiri agiye kubakiza ati twamenye kujya wica Imana ishaka kumuteguramo umuntu uzabamo umwungeri uragira intama iziterana amahembe imumarana imyaka 40 mu ishyamba aragira intama zo kwa Yitiro agarutse aza afite umutima utuma nubwo Imana zagira akare kavuga ati ndabica bose yagavuga ati Imana banza ari njye uhanagura urumva ko yari afite umutima yari umugwane Mose yari umugwaneza ku rwego asabira umuntu imbabazi wabaga yamunaniye ntacyo batakoze ako yahoraga abambye amaboko imbere y'Imana ati bababarire Imana bari aho kugira ngo bice bari njye uhanagura agomba kuba afite umutima w'ubugwaneza wo kwiza afite zishobora kuba ziterana amahembe noneho mbabarira buri muntu wese muri mwe mbere ko tujya mu saa kabiri ambwira ni ryari uyu mwungera ashobora kuvuga nabi abwiriza aragira yenda mbere ko pastor Uwambaje ategura igisubizo ko tugiye kujya mu kiruko gito tukaza kugaruka yaba ari kugitegura hanyuma nkashimira aba bantu batweretse ko turi kumwe yes hari uwitwa Nsekanabo Theoneste yavuze ngo turi kumwe cyane kandi turabakunda cyane ni ukuri tubateze yombi kandi twiteguye kubisobanurirwa Imana ikomeze ibahe umugisha nanone yongeye kuvuga ngo nubwo usanga abantu bafite impano zitandukanye bamwe abashumba abandi abigisha bose bakwiye gukora umurimo w'Imana neza ibi nibyo nanone avuga ngo abantu babyibazaho ariko bagomba kumenya ko Imana iduha ibidukwiriye kuko twese ntitwaba abashumba cyangwa abigisha murakoze hari uwitwa Alexis Munanira yavuze ngo turahari yagize neza cyane Imana imuhereze umugisha hari n'uwitwa Abera Jado naye wavuze ngo ikaze bakozi b'Imana hari ibibazo byabajijwe ariko byongera ngo turaza mu mwanya w'ibibazo ariko ako warubajije reka pastor Uwambaje abe yakomeza uravuze uti ni ryari umwungeri yemerewe kuvuga nabi abwira umukumbi ntabwo kuvuga nabi kose abari kubi kuko abaragiye hari igihe ubona igiye kurengera kavuga ngo erasha ukayibwiza ijwi rituma imenya icyo uvuze kuko Bibiliya yavuga ngo intama ngo yumva ijwi ry'umwungeri ntabwo ijwi ry'umwungeri
rivuga gusa ko ari ijwi ryiza ni ijwi ni ukuvuga icyo risobanuye meaning intama imenya nkoresheje interpreta intama so kumenya ngo uyu ninde buri jwi ibizi icyo risobanura no kuvuga ngo mu kuvuga byo bita communication ntabwo havuga amagambo gusa mu maso hanjye ushobora kureba ukamenya icyo nkubwiye ku buryo bishoboka ko icyo ni igitsura ushobora kwanga ushobora gukoresha ibimenyetso byose muri communication skills kandi kaba biri mu rukundo nyemerera nkubaze ni ryari noneho umushumba yakubita gukubita Bibiliya avuga ngo Dawidi niwe bivuze muri Zaburi 23 ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe niyo bimpumuriza izo nkoni ko ari ebyiri harimo izi ntama izireba intama ntabwo ni gukubita byo kuyica ariko bivuga ngo mu cyaha bica gahunda kandi n'intama ntabwo yirukanye ariko mu cyaha bica gahunda urumva ntabwo nta kindi ukoze inshyimbo yawe n'inkoni byo bimpumuriza hari inkoni ihangana nibiza gutera umukumbi hakaba n'inshyimbo ikuyakuye umukumbi ariko nibigiye biba ngombwa kuko ubona itumvise ryajwi risanzwe iyo nkoni igakora nayo kuko Paul avuze ngo nzamushyira hanze ngo abanze yige Bibiliya yerekana ko urumva niho yobora umukumbi atariho hariho inkoni ituma n'izindi zireberaho uko bigenda none se wibutse ko ubagiye kwa muntu yatubwiye ngo umutima wagisha umutima wa kibyeyi Bibiliya ikavuga ngo ukubita umwana agakona ariko ntumuvune igufa ntumubabaze kugira ngo umwana amenye ukuri kandi n'Imana abikundira abacyaha abikundira ute irabacyaha ikabaha n'ibihano ntabwo rero n'Imana yacu yibaye ngombwa iguhana igihano cy'urukundo reka dusome ubutumwa tugaruke noneho dukomeza uyavuze ngo Yesu ashimwe abakozi b'Imana ikiganiro haraho kidukura naho kitugeza ariko murakoze ariko murakoze kudusobanurira kuri bino Imana igikomeza ibambike imbaraga n'amavuta ni Baritazari 109 ambasaderi uyu nawe yavuze ati ndabashimye Imana ibaha umugisha kuko muvuze ku mpano dufite ibibazo muri iki gihe kuko hari bamwe barimo babirimo batabifite mu impano batwiciye ni prote uyu nguyu nawe aravuga ati ndabashimiye twabusomye aravuga ati ni ukuri muradufashije pe Imana ibahe umugisha pe n'ubundi abapasiteri batita ku miryango yabo batita ku miryango yabo n'ubundi abapasiteri batita ku miryango yabo bari hanone niba atigishije abo mu rugo rwe azigisha abandi gute niba banze bigishe abo nawe ati nuko nawe abyumva noneho turaza kugaruka nyuma y'isaha ya kabiri dukomereza aho tuba tugeze iyi mpano turayisoza tugitangiriye isaha ya kabiri impano turaza tuyisoze dufate noneho turaza kugira abungeri inama harimo ababifite babizi ko bafite iyo mpano hari n'abafite n'ingorane z'umuryango hari n'abana babo batwumva abo bose bakeneye inama hari n'umukumbi nawo uko ukwiye gufata umwungeri wawo numva hakwiye kubaho inama kuri ibyo byiciro byombi ku mpande zombi kubera ko n'umukumbi nawo turaza kugaruka umukumbi nta kintu twavuze ariko hari ibyo Bibiliya ivuga umukumbi nawo ugomba umwungeri kubera iki se byo twabireka nabyo turibuze kubivuga reka rero tugaruke mu kanya gatoya nyuma y'isaha ya mbere tubashimire kandi ko mwakomeje gushyira kuri 96 Life Radio tugeze mu bihe bikomeye cyane torero ry'Imana mwese nimuhaguruke dukangukira umurimo tuburira abantu dukomeza amaboko atendebutse n'amava asukuma tugeze mu bihe bikomeye cyane torero ry'Imana mwese nimuhaguruke dukangukira umurimo tuburira abantu dukomeza amaboko atendebutse n'amava asukuma
ntugashimishwe na gato no kubona mwene saguye akava mu buntu bw'Imana. Uwiteka arakubaza ati iyo upfushije kurira ariko iyo mwene saguye ntibikubabaze. Ntugashimishwe na gato no kubona mwene saguye akava mu buntu bw'Imana. Uwiteka arakubaza ati iyo upfushije kurira ariko iyo mwene saguye ntibikubabaze. Bashumba b'intama bakozi b'Imana, ese izo mwasigiwe na Yesu zimeze zite mu rwuri? Ese izavunitse mbese muzitaho? Nyir'umukumbi naza kwaza bahemba. Muhagarare mushikamye ku marembo y'urwuri, umutahiza w'intama naza azabahemba. Nimwemere kw'ibirura byinjira mu rwuri, nyir'umukumbi naza azabahemba. Nyir'umukumbi naza azabahemba. Nyir'umukumbi naza azabahemba. Nyir'umukumbi naza azabahemba. haye bamwe kuba abungeri, tugeze kuba yarahaye abandi kuba abigisha bakozi b'Imana. Ngira ngo iyi ngingo mbere yuko tugiye tuyigeraho twabanza tukajya inama kuri iyi ngingo twavuze yo guha bamwe kuba abungeri. Niki twagira inama ari ababungeri cyangwa se ari n'abandi bafasha babo bakorana uyu murimo? Reka duhere ku bungeri. Abantu bahaye impano yo kuragira umukumbi. Umukumbi wa mbere ni urugo rwawe, kandi Bibiliya ikavuga utazi gutunga urugo rwe gutunga itorero biragoye. Umungeri twamubwira inama yuko buriya nubwo umuntu aba ari mu mukumbi, igihe kiragera akenshi amatorero menshi agukoresha yo ufite imbaraga, ariko n'amasosiyete yose yo zirangiye ahantu usubira naho wavuye ni mu rugo. Niba utaretaye ku rugo rwawe, ntibite ku bana bawe, ntibite ku mugore wawe, yakizagera imbaraga ukoresha mu itorero birangira usubiye aho wanze kujya. Numva rero abantu bajya bagira igihe cyo kubana n'umuryango no kuwitaho no kubana n'Imana no kubana n'umukumbi. Ubwo ni kubungeri. Kubijyanye n'abana, hari abagifite abana bato. Umuntu ufite umwana muto umwumva, namumenyereze ibijyanye n'iby'Imana kuko nicyo asabwa. Menyereza inzira umwana akwiye kunyuramo. Hanyuma uko agenda kura umwigishe nk'utazi iby'Imana, kubwo ubuntu bw'Imana no kumusengera nawe agira ubuhamya bwe kuko Imana imuhamagaye. Noneho nkaba nagira ku bana rero, hari abana bato batumva ikiganiro n'abana bakuru bafite ababyeyi babo bakuru uyu murimo. Bakwiye kumenya ko papa wabo umurimo akora n'umurimo ugoye, bakeneye kumufasha bakaba icyitegererezo mu bandi bana. Ikindi kandi abo bana bakamenya ko batungwa n'amaturo ava mu nsengero, batungwa n'amafaranga asengeye. Amafaranga asengeye rero ntabwo ari amafaranga asanzwe, ayo ngayo ni amafaranga yo kwirinda. Iyo batitonze, kuko uzarebe Eri n'abana be ko byangenze, avuga ngo nabahaye ibitambo byose ntimwabyitaho. Abana b'abapasiteri batega amatwi, amafaranga abajyana ku mashuri ni amaturo, ayo abatunga ni amaturo. Bakwiye kumenya ko asengeye, bakamenya ko abana ari abana bakwiye kwitwararika bagahesha Imana icyubahiro n'imiryango yabo. Kanagira ku mukumbi rero, umukumbi kugira ngo umungeri bamurinde kubabara bakwiye kumukunda, kandi urukundo rwihanganira byose, kuko umungeri wabo nawe ni umuntu. Intama zo zisanzwe aba ari intama nk'amatungo, ariko umungeri ni umungeri nk'umuntu, bakihangana intege nkeya kandi bakamukunda kugira ngo nabo n'ukuntu abitaho. Numva rero inama natanga. Hanyuma nkaba natanga n'inama ku bafite inshingano zo kwita ku mukumbi, kwita ku bungeri, kubitaho. Ubwo ni inzego zitandukanye zifasha abashumba. Hari igihe umuntu ababereye abandi umungeri ko nta mungeri agira, we adafite abandi bamwitaho, adafite uwo yasanga. Umuntu aremye ku buryo nawe nyuma yo kwakira ibibazo by'abandi akeneye umuntu aruhukiraho. Kaba nasaba rero umuntu ufite abari hasi ye, kakwiye kuba afite umutima
wo kumenya ko abandi bakwiye kumuruhukiraho ariko abari hejuru ye nabo mbese buri wese akwiye kugira umushumba muri byose mvuze nta muntu akwiye kugira umushumba abwira ibimugoye. Pastor Justin, yewe icyo nabwira abungeri nuko bagomba kuzirikana ko intama bashumbye cyangwa se bayoboye atari izabo, ahubwo intama bayoboye ni za Christo. Kandi nkababwira ko Christo azababaza uko baziyoboye. Hanyuma rero nkaba ngewe nabasaba kuziyobora ariko Yesu ari we cyitegererezo. Yesu ari cyitegererezo. Kandi bagakora nk'abari gukorera Christo, byabafasha. Bakoze nk'abari gukorera Christo niwe bakwizeraho n'ibihembo. Yaba ari muri ubu buzima ndetse no mu gihe kizaza bishobora kurinda imitima yabo kubabara. Hanyuma icyo nabagiraho inama ku byerekeranye n'urugo rwabo, bagomba kumenya ko urugo rwabo ari ryo torero rya mbere. Urugo ni ryo torero rya mbere, ni ryo bakwiriye kubwiriza mbere, ni ryo bakwiriye kwigisha mbere, ni ryo bakwiriye gusengera mbere no gusengesha mbere no gusengana naryo mbere. Ibyo ngibyo bakabyitaho cyane kubera ko izo mbuto babiba mu rugo zishobora kuzana umusaruro. Umuntu ntagenda abi mu rusengero ngo azindukire muri niba ture saa 11 atahe mu rugo saa 5 za nijoro. Yagiye umwana aryamye, agarutse umwana aryamye, ntagaze umwana uko yiriwe, ntabwazi abamwigishije, cyane ko n'ubu ngubu ibyigisha abana ari byinshi na televiziyo ibiri muri saro, ibyo barebye ntago umuntu ababizi. Ni byiza ko umuntu amenya ko hari irindi torero afite mu rugo. Hanyuma n'abana nabo tukabasaba kumvira no gufasha base no kubasengera nabanyina bikagenda gutyo. Hanyuma tugasaba umukumbi rero, kubera ko umwungeri atungwa n'amatungo aragiye. Icyo ni ikintu kizwi. Ni ukuvuga ngo amatungo uragenda yagutunga mu bijyanye yenda tuvuge nk'urugero nk'inka nko kunywa amata. Nkabwira yuko intama akama izaragiye. Intama nazo zigomba kudatera amahane. Murabizi ko mu nka hari inka zibaho zitera amahane zikanga yuko bazikama. Nka Pastor Uwambaje waragiye ngira ngo bikaba ngombwa ko bazijisha, arabizi bikaba ngombwa ko bazijisha. Rero icyo nasaba izi ntama ziriho mu minsi y'imperuka zitera imigeri. Urumva zitera imigeri nanone zigira intuza zikenera ko bazijisha kugira ngo bazikame, ahubwo ni zitonde hanyuma zikamwe zimenye ko zigomba gutunga umwungeri ntababare kugira ngo mu by'ukuri ashobore kuziyobora neza. Ikindi Bibiliya ivuga nuko abo bantuza nuko izi ntama zigomba korohereza umwungeri akazi, zigomba kumwubaha, zigomba kumwumvira. Niba zibwiye ngo nizice hano zigomba kumvira. Hanyuma imvugo y'umwungeri nayo zikayimenya. Ariko nawe zizi ko hari umwungeri mukuru witwa Yesu Christo uri hejuru y'abungeri bose. Ndumva aricyo navuga mu by'ukuri muri uyu mwanya. Noneho reka tugere rero kuri impano ya nyuma, tunagana no ku musozo w'impano zose zatanzwe na Christo zo gukora umurimo w'Imana, nako zitwa impano yuko yahaye bamwe kuba abigisha. Kuba umwigisha ni gute, Pastor Emmanuel? Kuba umwigisha ubundi nta wigisha atarizi. Ikintu kiriho cyo umuntu yigisha ibyazi, ntabwo wigisha ibintu utekereje. Ndashatse kuvuga ko hari impano nko kuvuga ubutumwa, impano Imana iguhana umuriro w'Umwuka wera uba ukurimo kumva umuntu wese ubonye amubwiriza ibya Yesu. Ariko bigeze ku kwigisha ni impano nayo ukwayo, ntago abantu bose ari abigisha. Pawulo yarabivuze ngo ntakagira abantu benshi ngo bifuza kuba abigisha, kuko abigisha bazabazwa ibintu byinshi mu byo bigisha. Ku mpano yo kwigisha rero icyo nayivugaho, abo wabonaga muri Bibiliya bita ngo nabigisha babaga ari abantu bize. N'uyu munsi nta muntu wavuga ngo ndi gutekereza ngo urumva najya kwigisha. Iyo ufite impano yo kwigisha ujya kwiga ibyo uzigisha. Nicyo navuga. Iyo ufite impano yo kwigisha ujya kwiga ibyo uzigisha. Bagomba gukora abantu bize. None se Pastor, nta bantu bize uzi? Tuve no muri ibi by'Imana yenda tujye hanze mu mashuri asanzwe. Ndabizi ko wakandagije ikirenge mu ishuri. Nta bantu uzi mu ishuri bari abahanga cyane bakwigishije ariko binanira gutanga ibyo bazi. Ubwo nyine niho byerekana ko ari impano. Kwa dufite abantu b'abahanga benshi bazi ibintu byinshi batazi kubitanga.
kumenya gutanga ibyo uzi nibyo bita impano yo kwigisha. iyi mpano yo kwigisha katwumve Pasiteri Rugoma ko icyayivugaho. Yego. Katumva ikintu ayivugaho. Noneho turagaruka tureba twumva ikintu yayivuzeho nawe twumve uko bimeze. Hanyuma indi ikurikiyeho tubonye ko ni impano y'ubwigisha. Ubwigisha mu ndimi zimwe mu tradiction zimwe hano bavuga ngo ni docteur. Yego. Aba bantu bahabwa ubushobozi n'umwuka wera. Bagahabwa ubushobozi n'Imana. Ubwo gusesengura ibyanditswe byera. Bakavugisha Bibiliya ukaba wagira ngo yandikwa bari bahari. Yego. Twavuze ko kwiga rwose ari ibintu byiza bishobora kubafasha, ariko n'amashuri ataraza iyi mpano yarakoraga. Abantu bakayihabwa ivuye mu ijuru. Uwe yareba icyo gihe ntabyo kwirata rero bihari bindi, kuko sibye si ubuhanga bundi, ahubwo ni Imana yabonye itorero ryayo rikennye. Hanyuma yo ikora mu bubiko bwayo, mu bushobozi bwayo, izana doktora ishyira mu muntu. Irangije iravuga ngo ibi rero iyi doktora si yawe, nta niyo uzajya gusabisha akazi ahantu, nta na defense wigeze ukora nawe urabizi, ahubwo niyo kwekipa itorero ryanjye rigakura, abantu bakamenya ijambo ry'Imana, aya magambo adasobanutse bakayamenya, wowe ukayamenya ntaho wayize, ninjye ubiguhaye. Ubwo rero ni njye uri gukorera muri wowe. Yego. Nihabaho igihembo ninjye uzakwihembera, kuko ni njyewe ugutumye, ni njyewe ugiye kugukoresha. Aba bantu nabo barahari, bariho. Biba byiza kurushaho iyo umushumba abivanze no kuba umwigisha. Biba byiza cyane, kuko icyo gihe itorero ayoboye araryekipa. Ariko birashoboka umuntu akaba yamushumba mu buryo administratif, yaba umunyabwenge akamenya ko hari abantu bafite iyi mpano, akamenya kubakoresha, akamenya kubazana mu itorero rye, hanyuma bakamufashiriza itorero. Ni nako kandi byari bikwiriye kugenda, niko byari bikwiriye gukorwa, niko byari bikwiriye kumera. Iyi mirimo rero nuko ikoze, nuko iteye, iri mu bwami bw'umwuka. Amatorero yose y'umwuka yogombye kuba akora gutya. Ikindi nuko iyo dufite abayobozi bakuze, mvuge gutyo, bashobora gutahura vuba abakristo bashya bafite izi mpano, noneho bakabafasha, bakabayobora, bakabarera, bakabakuza, ndetse rimwe na rimwe abo kohereza mu ishuri bakajya mu ishuri, kuko bamenye ngo Imana iratwibutse, Imana iratugobotse. Burya tubonye intumwa hano, burya tubonye umuhanuzi hano, burya tubonye umubwiriza w'ubutumwa hano, burya tubonye umudokiteri hano. Bakwiriye rero gufatwa neza. Ndabashimiye. Wabyumvise rero? Nabyumvise. Ku cyo avuze, abantu baduteze amatwi buke ko tukuvuga ku impano ni ikintu wahawe, akenshi ntiwagisabye, ntikigukwiriye, umva si cyawe, wagiherewe kubera abandi. Kwigisha ni imwe mu mpano nk'izindi, ariko noneho twibuke ko wigisha ibintu wahawe nawe, ibintu ufite, wabihabwa n'umwuka cyangwa bikora n'ahandi. Nabaho urugero, iyo usomye muri Matayo 28 umurongo waho wa 19 haravuga ngo nuko mugenda muhindura abo mahanga yose abigishwa, mubahindura abigishwa, mubabatize mu izina rya Data twese n'Imana ry'umwuka wera. 20 mubigisha kwitondera ibyo nababwiye. Ni ukuvuga ngo Yesu ubwe yafashe imyaka 3 yigisha, umunsi ku wundi aravuga ngo ibyo nabigishije mu byigisha abandi. Pawulo yamaze imyaka, yabivuze hariya ngo yamaze imyaka n'ubu ari 2 muri Efeso. Kavuga rero ngo icyerekana ko ufite impano yo kwigisha
twese dushobora kuba twariganye twese twize mu ishuri rimwe twahawe n'iyi rekomandasiyo yo kujya kwigisha twagerayo ngewe nkumva ntibiza kwigisha bikanga kandi umuhanga kubisubiza ku rupapuro ari kubiha abandi simbishobori bigaragara ko ari impano ryari y'ibyo nzi nabimenye nk'uko pastor bivuze bihawe n'umwuka mbere y'uko amashuri az'abantu barigishaga mu buryo bwabo cyangwa se mbihawe n'ubumenyi nasomye ko Apollo yarigishaga ngo ari umuhanga mu byanditswe na Paulo kugira ngo abashe kwandika ntitwirengagize ko yari yarize nicyo kintu navuze ngo iyo tumaze kumenya ko ufite impano yo kwigisha twagombye kukurera tukagukuza tukakureza mu bigo bikuha ubundi bumenyi ukaza ukabitanga ikibazo dufite rero akenshi ni abantu bake bakubona mu iyo mpano yo kwigisha bakakuzamura kuko impano Paulo abwira Timoteyo ngo impano ikurimo uyisese yaki twagira abantu inama rero bafite uwo bazabona impano yo kwigisha aho kumutsikamira bazamurere bamuhugure bamuteze imbere kuko iyo mpano atariye ari ya Christo niko navuga ko kwigisha kaba nahira mvuga ngaha rero iyo urebye amatorero menshi impano yivuga butumwa yarakoze nka 90% ariko iyi mpano yo kwigisha ntabwo ikora juste urayivugaho iki impano yo kwigisha Pastor Clement nge umurongo natangiriyeho tuvuga izi mpano niwo murongo ndibuze gukomerezaho ngewe uko natangiye kare mbivuga kandi nshingiye ku ijambo ry'Imana ntabwo ari ubumenyi bwanjye nihimbiye ntacyo nahimba ahubwo ni ijambo ry'Imana nshingiyeho ngewe icyo nabwira abantu uko umuntu adashobora kwiha impano yo guhanura kuko dusoma hariya mu Befeso yutangiye izi impano barakubwira ngo Imana iha bamwe kuba abungeri iha abandi kuba abahanuzi iha abandi kuba abigisha iki nacyo cyo kwigisha ni Imana igitanga ntabwo ari abantu bagitanga ntabwo babyiga nta nubwo ari umuntu ubyiha nta nubwo ari ikintu abantu bize ari ikintu bize ntabwo ririya jambo ryaza Yesu yavuze ngo ririya jambo ntabwo ririya jambo ryaza rivuga ngo aha abandi kuba abigisha uko impano yo guhanura Imana iyitanga uko ijambo ryo kumenya Imana iritanga uko kuba umwungeri batabyiga akaba ari Imana ibitanga iyo bigeze no kuri iyi mpano yo kwigisha uko hatangwa iy'ubuhanuzi niko niyi yo kwigisha nayo mu by'ukuri itangwa ijambo impano twabisobanuye kuva mbere tugitangira kubivuga ijambo impano ni ijambo risobanura ubushobozi ufite cyangwa se ubushobozi wahawe aba rero nabo ni bantu ki naho ngaha ngeze ngewe ku bisobanuro byanjye nko gusobanura nk'impano aba ni ubushobozi bahabwa n'Imana bwo gusobanukirwa ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya mu buryo budasanzwe kuko urabizi ko Bibiliya ni ibyahumetswe n'Imana ni amagambo yavuye ku Mana noneho iyaha abantu nabo bayobowe n'umwuka w'Imana barangije barayandika akenshi aya magambo y'Imana ntabwo ushobora kuyasobanukirwa kubera ko wize bisaba kugira ngo haboneke umwuka wera uzana ihishurirwa bisaba kugira ngo haboneke umwuka wera utanga ibisobanuro ku ijambo ry'Imana kubera ko umwuka wera ntagagira imyaka nyemera nkubaza aho ngaho Revera Rugomoka yavuze ngo iyi mpano ntabwo yigwa kandi aravuga ngo ahubwo ngo ni doctora y'Imana ifata ikaguterekamo ukaba ufite ayo masomo y'Imana yagushyize muri wowe hanyuma ko hari naho yaje kugeza akavuga ngo iyo umuntu yabonetsweho iyi mpano ifite doctora y'Imana yamushyizwemo agomba kurerwa niba ari n'ishuri akajyanwa kwiga ni iki yiga kandi abifite aho ngaho naho ndibuze kuhagera nta kibazo ngewe icyo navugaga nuko ijambo ry'Imana nta muntu numwe ushobora kuryiga ngo azarimenye kubera ko n'ijambo theology utagiye mu bintu byinshi cyane ugenekereje no kwiga ibyavuzwe ku Mana atari Imana yo mu ijuru gusa ahubwo ni Imana zose ariko nta muntu numwe ushobora kwiga ibintu by'Imana ngo azabishobore cyangwa se ngo azabimenye mu bintu by'Imana habamo ikintu cyitwa ihishurirwa noneho rero uyu muntu agira ihishurirwa agira ubushobozi ahawe n'Imana bwo gusobanukirwa ibyanditswe kuko igihe Imana yavuganaga na Yeremiya umwuka wera yarahari igihe Imana yavuganaga na Mose umwuka wera yarahari
igihe Imana yavuganaga na Pawulo umwuka wera yarahari. Umwuka wera ntagasaza, umwuka wera ntabwo apfa, umwuka wera ntabwo ahinduka, umwuka wera afite imiterere y'ubumana. Urumva afite imiterere y'ubumana. Aha rero kubera ko umwuka wera yarahari, uwo mwuka wari uri kumwe na Mose niwo uyu munsi wa none ushobora kubana na Pasteur Juste, niwe ushobora kubana na Pasteur Uwambaje, niwe ushobora kubana na Pasteur Clement, niwe ushobora kubana n'abantu baduteza amatwi, niwe ushobora kubana n'umuntu witwa Yohani, niwe ushobora kubana n'umuntu witwa Gatera. Noneho yarangiza akavuga ngo uyu munsi mvugana na Mose ni ikintu ashaka kuvuga, uyu munsi mvugana na Yeremiya ni ikintu ashaka kuvuga, kuko Yeremiya hari yarari kumwe n'umwuka wera. Uwo mwuka wera wari kumwe na Yeremiya, wari kumwe na Pawulo, wari kumwe na Filipe, niwo uyu munsi wa none tubana nawo, ntabwo wahindutse. Urumva niwo tubana nawo. Iyo gihe rero we araza agatanga ihishurirwa no gusobanukirwa no kumva ibyanditswe byera. Noneho yarangiza agahereza umuntu ubwo bushobozi budasanzwe, agahereza umuntu ubwo bushobozi bw'indenga kamere bwo gusobanura ibyanditswe byera, kubera ko yabisobanuriwe n'umwuka wera, bwo kwigisha ibyanditswe byera kubera ko yabyigishijwe n'umwuka wera. Noneho ibyo bintu bigafasha itorero ko biririnda gusaza mu mwuka, bikaririnda kuyoba. Urumva bikaririnda kuyoba. Itorero rigashingwa ku rutare ari rwo Yesu Christo. Haza ya miyaga, haza bya bintu bitemba ya mivu, noneho itorero rigakomera, ntirinyeganyege, ntirisenyuke. Tugezeho ku kintu cyo kwiga kirarugwa mu Kateofili yavuze, kuko impano ni impano no kwiga no kwiga ni ibintu bibiri mu by'ukuri bitandukanye. Kwiga rero no mu isezerano rya kera iyo dusomye Bibiliya dusanga harabagaho ishuri ry'abahanuzi. Iryo shuri ry'abahanuzi ntabwo abantu barijyagamo kwiga guhanura. Mbere na mbere bagombaga kuba barahawe impano yo kugira gute, yo guhanura. Noneho bamara guhabwa impano yo guhanura, iryo shuri ry'abahanuzi ni nk'amahugurwa, ni nko kubahugura amakosa bakwiriye kwirinda mu mpano Imana yabahaye yo kugira gute, yo guhanura. Ubundi ubusanzwe ngewe icyo nasobanura n'abantu, mu by'ukuri umuntu ufite impano nanjye shyikijana ku ijana ko yakagombye kwiga, kubera ko kwiga abari guhugurwa, abari kuganirizwa ukuntu hatabaho amakosa mu byerekeranye niyo mpano ye, kuko n'impano z'abandi nazo zigomba gukora kandi zigomba kudufasha. Ngiye kwiga rero ndabishyigikiye, ariko n'impano nacyo ni ikintu cy'ukwacyo Imana itanga, umuntu adahabwa nuko yize, ariko nkabishyigikira ko byafasha umuntu gukosora cyangwa se kwirinda amakosa ashobora gukorwa, kubera ko nubwo abantu bagira impano ariko hari igihe bakora amakosa ajyanye n'izo mpano. Hari igihe rero akenshi amashuri agira uruhare rukomeye cyane mu gufasha abantu kudakora amakosa muri izo mpano Imana iba yari yabahaye, ko si ishuri ritanga impano ahubwo ni Imana itanga impano. Murakoze. Imana bamugisha. Pastor Emmanuel, hari amakosa abiri angira ngo abantu bose duteze amatwi turi no tunasoza zino mpano bakwiye kwirinda. Ikosa rya mbere ni ugutekereza ko impano y'Imana uyiheshwa n'ibyo wowe wakoze ku giti cyawe. Ni ukuvuga ngo umuntu akavuga ngo ngiye kwiga kugira ngo mbone impano yo guhanura kwisha n'izindi. Impano nyine yabaye impano. Ikosa rya mbere abantu mvuga bakora ni uko abanyempano bavuga bati birahagije ko ntawe impano n'Imana, ko ntawe yimpaye, si ngombwa kwiga. Ari byo pastor atubwiye ko atari ukwiga ukuza guhanura cyangwa kukwigisha, aho uza kwiga uko ya mpano zinduka umugisha kuri wowe, kubo Imana yaguhaye ku gihugu n'itorero. Ibyo ni kosa rya mbere abantu b'abanyempano benshi batakora, bagira gutemera kwiga, bavuga ngo byararangiye ngo barayihawe, ariko batugikara amahugurwa kurushaho gukora neza. Icya kabiri, ikosa rya kabiri mvuga ribaho ni abantu noneho bavuga bati ngewe ngiye kwiga nta mpano nkeneye. Umva ni ibintu bibiri. Ngewe nta by'impano si ngombwa, sinayikeneye, ngiye kwiga. Noneho agatekereza ko agiye gufata impano akayiheshwa n'ikaramu. Imana ivuga ngo iha bamwe kuba intumwa, abandi abahanuzi, abandi abavuga butumwa, abandi abungeri, abandi abigisha. Zose ni impano, akuzikeneye amahugurwa. Umuntu utemera guhugurwa ntabyemere, abafite ikibazo, umutagirwa inama. Aho ngaho rero mfite icyo nibaza nanjye. None se nubwo uriya avuga ko yajya kwiga akiga kandi akazana nawe akazana iyo doctora,
uko twayivuze atari y'umwuka akuye ahandi. ubundi adakoze ibyo yabasha kuyisaba Imana adakoze iki atagiye kwiga impano ze barayisaba yayisaba twongeye umva nitujya ku mpano hari impano karemano ayisengeye twibuke hari impano karemano ubu utazi ko unafite hakaba n'impano twazibonye zatanzwe na Yesu Christo izo turangije n'impano Mwuka wera yazanye amaze kumanuka. Hanyuma rero umuntu akajya kwiga hani igihe ajya kwiga afite iyo mpano atabizi we ntamenye ko ari impano agira mbuze ukuntu bivuga kwebwe kuko tuzi ibingibi by'impano bafite indi mvugo yo hanze babyita ariko ushobora kubona umuntu agiye kwiga atazi ko agira iyo mpano yaza akabishobora akavuga ati ngewe n'ubwenge bwanjye tingere ndi diplome nyizanye nta muntu nta mpano y'Imana ngira ariko nagiye kubyigana bimenya. Ariko nkuko hari ikintu pastor yavuze atangira yavuze ibintu bitatu ku mpano. Impano y'Imana yuyihawe iza ikeneye kurerwa no gukura no kubagarirwa. Icya kabiri imikoreshereze yayo iguhindura umuntu udasanzwe. Kuvuga ngo niba ntwara ikinyabiziga inshuro nyinshi uzagira experience. Ubwo ntumva ko inaribonye rituma ya mpano ikora kuruta ukitangira. Icya gatatu amahugurwa nahawe yatuma ya mpano nahawe kubw'umwuka kongeraho igihe kinini cyane amakosa nakozemo nyifite uko nkosora ibibazo nahuriranyemo nayo bituma irushaho kuba nzima. Icya gatatu guhugurwa. Ubuke ko Mose ari umuyobozi se bukora amuhugura amugira inama y'ukuntu yakora ubuyobozi kandi atazi n'Imana. Dukeneye impano ariko nituzana isaba ko Imana guyishaka ariko amahugurwa nayo arakenewe. Kwiga nabyo ayo mahugurwa niyo twise kwiga ntaga ari impano twiga ntago kwiga guhanura ariko abahanuzi bakeneye kujya muhugurwa. Noneho rero kugira ngo dufate umwanzuro reka dusome na buno butumwa bugufi. Amahoro ni irihe tandukaniro riri hagati y'umwungeri n'umuyobozi? Uyu yitwa Vava. Uyu nawe yavuze ati bakozi b'Imana Imana ibaho umugisha turi kumwe. Uyu nawe yavuze ati Yesu nashimwe bakozi b'Imana natwe turabakurikiye hano i Remera mu Giporoso. Nibishoboka muzanadusobanurire ku mpano yo kurondora uko ikoreshwa. Murakoze Imana ibarinde. Ni Delphine. Impano yo kurondora uko ikora ndibaza ko mu biganiro bizakurikira tuzatangira impano z'Umwuka wera y'inihiri. Ni Piyo Ikicukiro. None se abana b'abapastori ko bakunda kuba ibirara ugasanga bakora ibibi cyane kandi mu by'ukuri bazi yuko ise ari pasiteri, ni ukuvuga ko baba batabigishije cyangwa ni ukunanirana kw'abana? Reka dusoreze ahangaha tugere no mu mwanya wo kwakira amatelefone, ariko wasubiza uriya wavuze ati hari uwavuze ati mudusobanurire impano uburyo itandukanye. Iyi mpano yasobanuje impano yo kuroba yo ku murabyibuka icyo yabajije impano yo kuyobora n'impano y'ubwungeri. Ngenda asobanura kijyanye n'abana b'abapasiteri ko nange ndi umwana w'umupasiteri. Ndabisobanura ku cyo yavuze kubona bamwe ari ibirara gusa bivuze ko atabigishije. Gatanazi yasobanura kijyanye n'impano yo kuyobora indi administration, ubushumba nka administration n'ubushumba, umwungeri n'umuyobozi. Niko yavuze, niko yabajije. Amahoro ni irihe tandukaniro hagati y'umwungeri n'umuyobozi? Mu by'ukuri umuyobozi ni ubushobozi umuntu ahabwa bushobora kuba buri karemano bwo kuyobora abantu neza. Bushobora kuba buri karemano cyangwa se butari karemano, ariko ni ubushobozi umuntu ahabwa bwo kuyobora abantu neza. Ariko ubwungeri ndumva ngo umuyobozi harimo no kuyobora abantu badakijijwe. Ushobora kuyobora ikigo neza, ushobora kuyobora akagari neza, ushobora kuyobora umurenge neza, ushobora kuyobora ikintu runaka neza. Abo bantu uyoboye nyine uri umuyobozi, unabayoboye neza, ariko nta gahunda ihari yo kujya mu ijuru. Nta gahunda ihari yuko Yesu azakubaza ibyo bintu ukuntu wabikoze. Ariko iyo tuje mu kintu cyitwa umwungeri haba hari ikintu cyitwa intama. Iyo tuvuze intama haba hari ikintu cyo gucungurwa n'amaraso ya Christo. Urumva rero ibyo bintu rwose ni ibintu bihabanye bitakagombye no kwitiranwa.
ubwo se wambwira ngo intama za Christo Yesu azibereye umwungeri, hanyuma hari abungeri batoya nyine yashyizeho kugira ngo bayobore mu izina rye, bakore uwo murimo mu izina rye, ukajya kubigeranya no kuyobora bisanzwe ikigo, kuyobora banki, kuyobora akagari, kuyobora umudugudu, kuyobora ikigo runaka, kuyobora ikintu runaka, ukaba ufite ubushobozi bubikora neza. Ibyo bintu rwose ntabwo twahagombye kubyitiranya, kubera ko abo nta nubwo babwirwa kwirinda, ntibabwirwa kurinda abandi ubuyobe. Iyo tuvuze kurinda abantu ibirura se abantu bumva iki? Iyo tuvuze kurinda abantu ibirura ni ukuvuga ngo ni ukubarinda ikintu cyitwa inyigisho z'ubuyobe. Inyigisho z'ubuyobe zibaganisha mu nzira itari y'Imana. Rero kuyobora abantu mu ntego ijya mu ijuru no kuyobora abantu runaka mu ntego z'ikigo cyihaye gucuruza bakunguka, cyangwa se kuyobora centre de santé ukagera ku rwego rwiza rwo kuvura abantu no kwita ku nshingano neza baguhaye ukabikora neza, rwose abantu bibyitiranya kuba umwungeri harimo gahunda kujya mu ijuru. Ariko kuyobora bisanzwe iyo gahunda nta nubwo iba inarimo. Ariko nanone no mu itorero umuntu ashobora kuza afite ubwo bushobozi busanzwe bwo hanze, birashoboka, ariko adafite iyi mpano y'ubwungeri. Ndumva Rugomoka Theophile yabivuzeho, akaba ari umuntu ufite iyi mpano yo kuyobora mu by'ukuri abantu neza. Akenshi usanga kugira ngo umuntu y'Imana ihaye umuntu impano y'ubwungeri, uko byamera kose imuhereza n'iyi mpano yo kwigisha. Akaba ari umuntu uzi kwigisha, akaba ari umuntu uzi guhugura. Uyu rero ashobora kuba atayifite, ariko iyo ari umuntu w'umu administrateur cyangwa se umuntu ufite impano yo kuyobora bisanzwe, amenya gukoresha abandi, akamenya no kudereka. Murakoze. Pastor Emmanuel, tugana ku musozo kugira ngo twakire n'amatelefone tubone uko dusenga. Wowe uravuga iki iyi mpano noneho sa nk'uyisobanura neza muri rusange ukuntu ikwiye gukora? Iyi mpano dusorejeho n'izindi muri rusange uko ari 5. Ikibazo tugomba gusubiza cy'abana b'abapasiteri. Kera wemeye kugisubize none uhita usubiza nanjye icyo nkubwiye. Kandi ko mpere ku kingiki cy'abana b'abapasiteri, Bibiliya iravuga mu rwa Timoteyo 3 umurongo waho wa 4 ngo utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Ni wa mushumba bavugaga. Bavuze ngo cy'abana b'abapasiteri ngo babona bamwe ari ibirara. Ikibazo ahubwo nicyo nababwiye ko kiri ku imyumvire ya mbere, na abantu batekereza ko umupaseri abyara mu rukore. Nicyo kintu cya mbere. Ubwo nyine bavuga bati kuki yabyaye umwana umeze gutya, bakagira ngo abana b'abapaseri ntibakwiye kugira agakiza ngo ahure na Christo, ahubwo bavutse bakijijwe. Bivuze ngo kubyara umwana wo mu rukore, akenshi uyu muntu ukibajije azabazama ubuhamya bwabo. Wa mwana avuka ajya mu ishuri ku cyumweru, kandi se akamujyana akanamusengesha, kuko umwana nta guhitamo afite, ajyanwa na se na nyina, aba atarafata icyemezo. Yagera mu myaka yindi yo hejuru kabwira ati ibintu wanjyanyemo wabintwayemo undi muto, ariko reka mbitemwo ibyo numva. Mu by'ukuri umwana avuze atyo ntutekereze ko abana avuze nabi, ahubwo abagoye icyifuzo bakubwira ati nsengera ndo umupagani. Agoye icyifuzo ati hano hari umurimo, ati wowe ni muri kujya mu rusengero se hano ndo bafite, ati warantwaye ko ntari nzi yumva niyo ndi baby unyambika ungaburira. Nk'ubu nk'urugero njye abana banjye bakiri bato nabaga ibiryo shaka, ntawaburanaga. Niyo yabyanga nabona yuko yabyanze gusa ariko ntiyavugaga. None uyu munsi baravuga ngo ibi nitubiryo, baragutegeka. Ubwo rero ubwo tujya mu kikirano mu byangira iki, barambwiye ntabishaka ngo bikunda birakureba. Ubwo rero bitamenya ko mfite abantu mu rugo bankeneye kubwiriza. Ubwo rero aba bantu babona abana b'abapasiteri bamenye ko abapasiteri bafite abapasiteri ahubwo nibumve ko iwabo mu rugo hari abantu hari umurimo. Naho nibarangiza ntabwo niba umubyeyi w'uwo mwana yarakoze ibyo ijambo rimusaba, gutera abana be kumvira Imana, kubamenyereza inzira yo kujya mu rusengero, bagira hejuru bakanga, ubwo hawe ikiraka kimeze nk'icy'abandi bana b'amabanda ajya bona mu muhanda. Ntabwo rero bivuga ngo njye yabwira abana banyu, nkabwira nti nahuye na Yesu nange data ni pasiteri, ariko ibyo yagomba gukora irabikoze, anjyana mu rusengero ndabatizwa, kandi nyuma yo kubatizwa nahise ntandukana nawe, nigira kure kwiga kuri. Ngeze iyo nagiye ku ishuri mpora n'ibirara byongiyo,
ariko kuko Imana nifite umugambi iza kumpamagara nkizwa ndongera ndakizwa nari mbatije ndakijijwe wakira agakiza mfite ubuhamya bwanjye nanjye rero sinjya mvuga ngo abana banjye bagenda bankurikire mu buryo mu France bita avegrema bankurikire batazi iyo bava niyo bajya agakiza kawe nagara ka papa wawe sesa ngeneye ko abana banjye bimenye abana ba pastor rero nabo ni abantu nk'abandi bakeneye kubwirizwa ugize umugisha bakahamagarwa n'amahirwe badahamagawe se afite ikirakana nyina ugize umugisha gute pastor nta na rimwe umuntu ashobora gukizwa atumvise ijambo ry'Imana nyine icyo abantu bagomba kukimenya pastor agomba kumenya ko afite umurimo mu rugo wo kubwiriza kuko nta muntu byara umurokore abantu bose bavuka ari abapagani icyo nshaka kuvuga yarababwirije kuko nabo bwiriza mu rusengero bose ntibaza kwiha ariko nabasengera kubera iki dusengera iteraniro se kubera iki witeguye ijambo ry'Imana ubanza kurisengera nyine ndarisengera ariko nubwo risengera ushobora kugira umuntu umwe w'umupagani wo mu rusengero mbana nawe nasenze niyirije akaba atarashyizwe akambwira ati nakijijwe nyuma y'imyaka 5 kandi hora yumva ijambo ry'Imana uko rero nanjye abantu ntabwo ari automatique. None se pastor ushaka kumbwira ko uyu murongo ushaka kumbwira ko uyu murongo Imana yawandikishije muri Bibiliya atariwo ariko nubwo bimeze gutyo bidashoboka gutera abana bayikumvira Imana birashoboka abana bose bo mu rugo kuba bakumvira Imana n'abana biwacu mu rugo njya ariko biranashoboka yuko abantu 8 bose tuvukana n'abarokora abakozi b'Imana ariko rero hashobora kuvamo n'umwe nyuma yo kumva ijambo ry'Imana kumusengera kikaba icyifuzo cy'Imana nyine umva icyo biriri kuvuga Bibiliya kuvuga ko bishobora kugera ahantu ntibishoboke ariko nabitashobotse ntukwiye kumwungeri nibyo none se nibwo ngwiki icyo ni ikindi aho icyo ni ikindi usanga aho nivuga ngo niba umwana umwe mu bana 8 yakunaniye sezera ku bwungeri hari aho nahubwiye babikora none turi hano kuri radio turajya kuvugisha ukuri navuze ko hari Burundi Burundi niho base oya nagari Burundi ni muri Bibiliya Burundi muhareke tujye muri Bibiliya ngiye cyo ndi kurwanira ukuri kwa Bibiliya yavuze ngo mu bintu biranga umwungeri agomba kuba ari umuntu utera abana be kumvira Imana iryo hame rero mu bintu bimuranga noneho birashoboka ko wagera ku rwego rw'uko ibyo bintu bitemera reka tubyemeranyeho kuko nta muntu byara umurokore umuntu abyara umupagani kubera ko Imana ntigira abuzukuru Imana igira abana buri muntu avuka ku giti cy'Imana ikamubyara ku giti cye Imana igira abana gusa niba wabikoze bikanga ntukure kubumwungere umva rero icyo uvuze rero hari abantu babikoze ku mwuka uvuze ibintu ubwira sinaha gusa hari n'itorero ryo mu Burayi bambwiye ko yuri umwungeri n'abana bari bazima bakijijwe bakakunanira nyuma barakubwira ati uzagaruka ku murimo mwungeri ari uko umwana wamuzanye nakunanira uzagumeyo ese bari mu ijambo ry'Imana ubwo nyine ndashaka kuvuga ko iryo hame ryawe hari aho rikora nagare ryanjye ni hame rya Bibiliya twikomere ariko iryo rya Bibiliya hari abarikoresha reka turebe yuko hari abarikoresha n'abatarikoresha ndabizi ko bigoye pastor ndabizi rwose ko bigoye ntabwo abantu dufite ubushobozi rwose buhindura abantu nta muntu numwe mumbabarire nta muntu numwe utashobora guhindura abana be buri muntu wese uruteze amatwi ndabyumva rwose ko buri muntu wese bimushobokeye reka nkwereke ari abana baratwumva ababyeyi babo baratwumva mu bihari rero reka twakire telefone tubasengere kuko niba ari Burundi ni Burayi ubu no mu Rwanda hari ahantu amatora yafashe icyemezo abwira ababyeyi afatiye Gatanazi na Bibiliya arabwira ati umwana akunanira uzaba wijyanye ngo iyo ugarutse cyakora umwana yaje ukomeza umurimo ariko babikoreye iki icyo babikora baza ati genda ubifate nk'ibintu bishoboka ibyo gutubwira ngo byaranze niba byanze uricara mu bakristo ariko ntabwo uzagaruka kuvuga ngo ufite ibyo ubwira abandi bana abo rero barahari reka mbere ku mwanzuro nta wundi kuri iki kintu abana bari kutwumva nibaze bitaragorana ahubwo abana bazanywe n'iki se ni mu babwirize kandi se babwirije urabizi se ko yababwirije urabizi ko yabasengeye ariko badukurikiye ngewe nakubwiye ngo pastor nakubwiye ngo hari ingo z'abapastori bamwe televiziyo yabo ni hamwe indirimbo y'Imana televiziyo yabo niba mu filime ivuga ku Mana ntabwo indirimbo ivuga ku Mana nakubwiye ngo iyo ndorerwamo wamaze kuyimurika ubu ngubu irimo irabareba byihorera abana reka mbirekera aho mubona mutari kunyumva uko tubigenza ariko abandi banyumvise bakurikira abana nibishyuze mwebwe umaze kunyumva bakurikira ryo banyumvise ntacyo abana nibishyuze ababyeyi nabwire bati twamenye neza ko kuba tumeze gutya mutatubwirije mutadusengesheje ariko turebe ko beza n'imbuto ni byinshi ntabwo umubyeyi ashinzwe kubwira abana gusa muri ry'Imana imbuto yera mu rugo rugose kandi arizo zivuga kuruta amagambo nyine ni nkubwira rero nuko abana babanze bariga ababyeyi babo mutwereza bazabiganire muri salo y'iwabo bati papa none ngewe mbona impamvu ntakizwa nuko wowe mbona nta mbuto nyirira nta n'ijambo ry'Imana wambwiye mu rugo
ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ndashaka kubabwira yuko iyo principe ivuga ati umuntu umwana yananiye ubwungeri nabureke ngewe sinzahindura Bibiliya pastor nzemera intege nke zanjye ariko Bibiliya nzayemera ukwiri ngiye muri principe z'ubuzima bwanjye none ubu wowe nzemera ko nsinzwe ariko nzemera ko nsinzwe kankubaza ikibazo uwo uramutse ufite umwana ukamubwiriza umwana ugakora ibyo usabwa umwana afite uburenganzira bwa yego nawe kuko nabandi bo mwisi babwirije ari nk'abasigaye nabo ni mu nzira ucaho ubabwiriza ureko bose baza muri byavuze nateza cyane kwitaba harimo n'abyarimbuka n'abagwa umwana wawe aramutse ageze igihe avuga ati ibyo wanyigishije ndumva ntabishaka uri umushumba wahita usezera ntago babinkwiriye kumwungere rwose oya wasezera reka mbafashe kugisubiza ntago wahita usezera ariko wabura umuntu utegereje kuba wanasezera kuko haracyari akanya ko gukora niyo mpamvu iki kiganiro gitambutse kuko n'indorerwamo mwayitwikuruye sibyo mwayimurikiye abantu mweka tugira icyifuzo rero ni icyifuzo gikomeye yisezera ariko agira ate amenye ko hari umuntu agomba gukora ahubwo icyo haba amavuna hari iwabo ubu ni ugusubira mu ngo twabwira abashumba umuntu yaba iminsi ajya ku rusengero yabagabanyije akagabanyamo icya kabiri agasubira iwe hari abantu bo kubwiriza kandi afiteho ijambo noneho akazabwira Imana ngo narababwirije narabasengeye nabereye imbuto Mana kuko Yesu yaravuze ngo abo wambaye bose narabarinze keretse umwana wo kurimba rero numva ari icyifuzo cy'imiryango kandi si icyifuzo cy'abashumba gusa ahubwo abadiakoni n'abandi bose abaririmbyi abantu bose bakora umurimo w'Imana uzi ababyeyi baba bayikubera abana babo badasenga ikindi twibukiranya nuko izi mpano twavuze nubwo ziba zigaragara mu matorero n'amadini niba bishoboka ntabwo zibujije ko hari n'abandi bazifite kandi badafite amatitire mu madini no matorero bafite izo mpano za gishumba zo kuragira barazifite kandi batayobora mu paruwasi abo rero urumva ko nabo bafite umurimo munini ngira ngo tugane ku musozi dusenga Imana tunabararikiye kuzakomeza ikiganiro amasaziro y'Umwuka tuganira ku mpano zitangwa n'Umwuka wera gusa ikigaragara cyo nuko nyuma y'iki kiganiro aramutse se abaye we afite aba bana ariko nawe yakavuze yagera mu nzira babana bakabivamo uyu mwana wa pastor yakavuze yavuze ati cyakora aramutse nta kintu ajya akora byo byaba ari akaga umushumba atabigisha yavuze ati aramutse atarababwirije byo ni ikibazo Imana ikimubaraho ariko arakoze ibyo yasabwaga ntibakizwe Imana ntago yazamurenganya niho niko avuga reka twakira abandi bantu ni kuri umurongo usobanuye uyu murongo wa pasa Gatanazi cyangwa uyu murongo murashaka kubera ko dufite intege nke ngewe rwose ndemera ko umuntu wese nta muntu udashaka abana bakizwa umuntu afite imbaraga yabahagakiza rwose azi n'ahantu bakagura yatanga amafaranga akajya kukagura yarangiza akabahereza nta muntu ukiza umuntu abantu bakizwa kubwo kwizera bivuye mu buntu bw'Imana yabagiriye niko ibintu bimeze aho nanone uyu murongo n'ukuri ngewe niyo mpamvu muhagaze ko ari ukuri reka tugane ku musozo rero w'ikiganiro ntabwo tuwuhindura kubera intege nke dufite ikigaragara ni uko hari icyakozwe Pastor Justin na Emmanuel hari ikintu cyakozwe kuko nyuma y'ikiganiro icyo kimaze nyuma y'ikiganiro hari ibintu bishobora gukorwa kugira ngo izi mpungenge Pastor Justin afite zikurwe baravuga ati nibagerageze bazaveyo bambwira ko byanze kandi nk'ubu tujye gwa Pastor Emmanuel asenga icyo twemera urumva nk'umwana w'umupastori niba ahamagaye n'umupastori nawe buriya nawe bari kumwe ubwo nafite abana ahubwo umupastori bari kumwe aho ngaho ubwo urumva rero ni ibintu bisobanutse arasengera pasiteri Uwambaje arasenga kugira ngo abantu buzuze iyi nshingano ngewe mvucyo ngiye gusengera iyi mpano ni impano Imana ahaye itorero rikarihera mu rugo twamaze kubona uko umwungeri akwiye kwitwara ariko tuza gusanga ari ikibazo gikomeye ku rugo rwe narwo rushobora kubera imbogamizi ubutumwa bwe mu gihe aba mu rugo rwe bamunaniye ariko twarimo tuvuga tuti niba yarakoze ibyo agomba gukora byose akaba ntacyo yishinja tugiye gufatikanya tusengere umuryango we kuko nawe yarawusengeye nako tumutize amasengero kugira ngo kusengera umuryango we kugira ngo wase utasengera n'abungeri ngo Imana bashoboze gukora umurimo ndabanza umuryango usengere ndabaza gusengera ndasengera abo bantu babwirijwe saka bakibasengera cyangwa nyina bakaba abana babo rukuri batakijijwe bafite ababyeyi bakijijwe mu byukuri ahajye usanga ababyeyi ari icyifuzo baho mu butayu biriza uwo rero turasengera uwo muryango tufatanye n'ababyeyi abatsinzwe n'uyu murongozi turagenda rero tugere ku bungeri bitaye ku ntama z'ahandi izabo bakazireka niba harimo abatwumvaga ngira ngo bamenye yuko
mu rugo rwiwe nabo barimo amubabwiriza araheriwe tugiye kumusengera nk'amaso aho muke ntabwo byabakirisitu ariko nta nubyara umurokore kuko impamvu tutabatiza abana bato impamvu tutababatiza nuko agomba kwiyizerera turindira igihe cyo kwizerera akabyiyaturira kugira ngo ukizwe nuko watura ukatura ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uwo mwana rero wabyaye umutoza inzira y'agakiza ukamujyanayo ariko abakeneye kuzahura na Kristo ku buzima bwe agatanga ubuhamya bw'uko yahuye na Yesu kavuga rero mureke dusengere abo bashumba abo bungeri nabo bibuke ngo inshingano ufite zo kuragira itorero nzikora gute izo kuragira ubugingo bwanjye mbikora nti ese iby'umuryango wanjye mbigenza gute tunibuke ko na Satani kandi ashobora kujya gukora iyo bita vengeance kwihorera uko papa w'abana cyangwa hariya aririmba ari umudiyakoni ari mu murimo Satani akavuga ati ubwo uraho kuko ndibuka Abisiraheli bajya kujya i Kanani ngo hari abantu abamareki bafatiye mu nzira namwe arasonye amakuru neza mu Bibiliya mu kuva bice numva ari 15 hari 17 ngo abamareki bafasha abantu bananiwe bari bari inyuma abana n'abakecuru n'abafite ubumuga bwo kutagenda ubwo nabari basigaye inyuma kubera urugendo abamareki bafasha abantu b'inyuma hari igihe umuntu ajya mu murimo w'Imana abana bawe bari ku mashuri aho utari umwanzi akabatera twemeye ko Satani aracyahari tugiraho gusenga Imana ubwo icyifuzo kibonetse tugisengere nk'icyifuzo kandi mu kugisengera ndategeza ko wagisengera ufite icyerekezo kuko nta umushumba nawe akeneye ubushobozi bwo kugira ngo arinde abo bana basigaye inyuma ubuhe bushobozi bwaba buvuye ku Mana bwaba buvuye no ku bandi bashumba bagenzi be none se niba abamareki bari inyuma umuntu yakomeje amasaha yarangiye tugomba no kubanza kumenya ngo mbese abo bantu bose muri kwita abashumba ubundi nibo abo bantu bose muri kwita abungeri ubundi nibo ariko hari nabo muvuga ngo nabungeri cyane abashumba ata nizo mpano none nabyo birashoboka gusa icyo tujye gusengera turasengera yuko turasengera uwo muntu ufite ikigeragezo uko Emmanuel yakomeje guhagarara muri posi twebwe turasengera umuntu ufite ikigeragezo ufite icyifuzo naho batari bo nta n'icyabagirabo urumva uwo nguwo wumva ari we ababajwe nuko abana be batameze nkawe kandi we rahuye na Yesu nawe utari wewe nta cyifuzo afite cy'abana kuko nawe nta n'ikindi cyane abagirabo nta n'isengesho ryabaho we ubwe niba adakijijwe urumva nta kibazo cy'abana afite kuko nawe ubwe n'ibyagakiza ntabyo yahuye nabyo noneho rero tugiye gusangira umuntu ukijijwe uzi Imana ariko wakoze igishoboye byose umuryango we ntumenye Yesu dusenge n'abandi bantu batigeze bahura na Kristo kuko byose birashoboka kandi wibuke n'uyu muntu wifuje kuba umukristo yavuze ati rwose musenge gusa nta kintu kinezeza ko kubona ibintu wemera wowe uwo mu rugendo hano muri kumwe n'umuryango wawe rugende mureke rero dusengize impano z'Imana Imana haye itorero zikora ahantu hose mu ngo no mu kazi n'ahandi kandi Imana ihumugisha abungeri bita ku mukumbi wabo wo mu rugo wabo w'itorero bita no ku bugingo bwabo mutazo n'amanaza turasengera nanone abakristo bita ku bungeri babo bakanabasengera kandi bakamenya ko nabo uko naba nabantu ariko bakavuga bati tubafate amaboko kuko Mose bamufasha amaboko rero umwungeri ariko bamufata amaboko kugira ngo abashe kurwana urugamba rw'abamareki bamufasha amaboko reka rero dusabe bahuri na Aroni begera abashumba babo abungeri bafata amaboko kugira ngo urugamba bariho barusoze neza reka dusenga Imana y'icyubahiro Mana y'ubutware turagushima ko waduhaye Yesu Kristo ngaze acungura itorero kandi yarangiza abo yacunguye bakitwa umukumbi nyir'ubwite akitwa umwungeri mukuru w'itorero kandi akabakizeho n'izindi mpano mu itorero z'ubwungeri aziha bamwe kuko yahaye abandi bamwe yahaye kuba intumwa abandi bagira abungeri abandi bagira abahanuzi ababwiriza butumwa n'abigisha kugira itorero ry'Imana ribashe kuhagarara rishyitse rifite ibikwiriye byose tumaze kubona imbogamizi rero zimuri izi mpano tubonye Satani ko yivanga kugira ngo abazikozi bawe bananirwe urucantege ni rwinshi muri kino gihe ariko icyo tuzi tudashidikanya nuko twamaze kumenya ko ari umwuka wera icyatumye aza no kugira ngo afate abari bananiwe abongerera imbaraga Dawidi yaravuze ngo asubiza intege mu bugingo turasengera Mana abungeri wahamagaye kuragira umukumbi bafite ikigeragezo cy'urubyaro cyangwa cy'imiryango idakijijwe nta munezero n'umungana no kubona abantu bawe bakijijwe mujyana mu murimo w'Imana dusengera ababyeyi nabo basenze ubwabo ntibishoboke ariko uyu mugoroba birisengesho dusenze mwami dufatanyije amasengesho yabo kugira ngo ugire icyo ukora muri iyi miryango ifite abantu batizera kandi abakomokaho nabo ari abantu b'Imana dusengeye kandi mwami abakristo kugira ngo bakunde abungeri babo kandi bafate mu maboko bamere nka Uri na Aroni bajye bafata Mose amaboko kugira ngo abashe kurwana urugamba
turasengera Christo umuntu wavuze ngo ntagakijijwe ngakeneye kumenya Yesu ubwo abyiyaturiye gukizwa no kwatura umufatira ijuru ntagucike ubwo rero yicaye ategereje kumva ikiganiro nk'iki umuha agakiza kubw'ubuntu bwawe dusenga itorero muri rusange turifuza umwuka wera kugira ngo mu gihe nk'ikimana abantu bacogoye kandi bananiwe haboneke imbaraga zidasanzwe bivuye mu ijuru zo kudushyigikira mu murimo wawe humugisha abantu bose bari bicaye ntibasinzira amasaha yabo yose kugira ngo bakurikirane kino kiganiro mana kandi ukomeze gutanga imbaraga kubera bose muri rusange ku isi yose kugira ngo bakomeze kwitegura kuza kwa Christo tugushime ko yemeye mu izina rya Yesu mwamugira neza amen, amen. Amasaziro mu mwuka. Amasaziro mu mwuka. abasigaye mukora rero namwe nimuhura n'ibibazo nimuhumure kadusenga Imana. Mana turagushimiye izina ryawe niryubahwe uri Imana nyamana uri Imana waduhamagariye umurimo wagendanye nanjye Mana ndabigushimiye mwami wanjye ndakwinginze itorero ni iryawe si iry'umuntu uyu ni umwanya w'ikiganiro amasaziro mu mwuka. urumva turi abacu ngo twigenge ntabwo turi abacu ngo twigenge ubonye ubugingo bwacu urabona ko yabaje bati nubwo mumpa ibyangombwa by'ubugingo mbe bijyanye noneho mujya mutekereza iyo ubutunzi bwanyu buri ari umushyira imitima yanyu nicyo gituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. urumva ko rero ibikunda iby'isi bimaramo imbaraga abantu b'Imana byose ndabyemererwa nyamara ibingirakamaro si byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose.